gushima Imana no gukora imirimo ituma n'abandi bashima. Kuko muri iyi minsi impano ikunzwe mu rusengero ni ukubwiriza ubutumwa, ni ukuba abashumba, ni ukuba bishop, ni ukuba apostle, ni ukuba reverend, ni ukuba evangeliste, ni ukuba umuhanuzi, ni ukuba umuririmbyi. Ariko Yesu ntabwo ari aho bigarukira. Turabaramukije mu izina ry'umwami, muri aho mwese. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi hashyushye, ariko ndumva mwebwe wanyu mufite amabeho. Ndashimira Imana impaye gusubira guterana namwe hano muri itorero rya Shiloh Prayer Mountain Church. Ndashimira umushumba wanyu Bishop Esteri watwakiriye, kandi ndabashimira namwe ikaze muduhaye. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri ngeze hano. Nari hano kuwa kane ugishize. Nyuma yaho nongera kumva ko nkwiriye kugaruka ngo dusangire amashimwe ku bashyitsi cyangwa ku batari bateranye uyu munsi wo kuwa kane. Nitwa Pasiteri Masumbuko Ngendahayo Yosuwa, umushumba w'itorero ukora umurimo w'ivugabutumwa w'itorero rya Pentecote ADPR. Ndi umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndakuze ariko sinshaje. Tujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku mpamvu y'ibihe, ariko umurimo w'umuhamagaro ntugira ikiruhuko cy'izabukuru. Kugeza igihe umwuka uzashira nibwo tuzarambika hasi izi mpano twahawe, tukajya guhabwa ibihembo n'umwami waduhamagaye. Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore, mfite abana benshi, mfite n'abuzukuru babiri. Imana yangiriye neza. Nishimiye kugera hano. Hari ababyeyi bandamukije bambwiye ko banzi kera nkiri umusore. Twabanye i Butare kera kuva muri za 1998 muri kaminuza tubwiriza ubutumwa bwiza. Icyo gihe nari umusore, ndi mu myaka ya za 38 no muri za 2. Natangaye kubona banyibuka. Niba umuntu mushobora kubana muri za 2 akakwibuka muri 24, muri baza ko Yesu atazatwibuka. Aratuzi kandi nta kiranirwa ngo yibagirwe ko twakoze. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi. Ndagira ngo rero tudatinze dusome amagambo y'Imana, kuko nicyo mwadutumiriye ko tuganira. Turasoma muri Zaburi ya 22 n'umurongo wa 26, ariko nifuje guhera haruguru kuri 23. Intego nkuru no gushima Imana kuby'Imana yadukoreye. Zaburi 22 dusome duhereye ku murongo wa 23 twigire hepfo kuri 26. Umurongo nyirizina uri kuri 26, ariko muri Bibiliya za kera ni 25 no muri Bibiliya z'icyongereza. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. Abo baha Uwiteka mumushime. Mwa rubyaro rwa Yakobo rwose mwe mumuhimbaze. Mwa rubyaro rwa Isirayeli rwose mwe mumutinye. Kuko atasuzuguye umubabaro w'ubabazwa, habe no kuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso he, ahubwo yaramutakiye aramwumvira. Kuri wowe niho gushima kwanjye uturuka. Gushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. Imana ihabwa icyubahiro. Iyi zaburi ni zaburi ya Dawidi. Ni imwe muri zaburi y'ubuhanuzi yavugaga kuri Yesu. Iyi zaburi ni muyisoma yose murasanga ari amagambo Yesu yavuze menshi. N'uyu murongo yavuze ni Yesu, n'ubuhanuzi bwa Dawidi bwavugaga ko Yesu azatubwira
nzabwira bene data izina ryawe. Muribuka Yesu amaze kuzuka ahuye na Mariya Magdalena ku gituro, bamaze kuzuka, amaze kuzuka arababwira ngo mugende mubwire bene data. Haleluya. N'ubuhanuzi bwari busohoye, mugende mubwire bene data, mubwire na Petero ko nazutse tuzahurira i Galilaya. Iyi ni Dawidi, iyi ni zaburi yitwa Psaume messianique, n'ubuhanuzi bwa Yesu, ariko cyane avuga ishimwe azashima maze kuducungura. Uyu munsi kuvuga gushima, ijambo gushima Imana ni ijambo rinini cyane ntabasha kuvuga muri iyi saha imwe nkuko umwami yanshoboza. Gushima ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya, ariko mu rurimi nyarwo, murambabarira ndabigisha simbabwiriza kuko mwabaye mu masengesho, ariko ndashaka kuvuga ku gushima Imana no kuyishimira ibyo yadukoreye. Ijambo gushima muzaribona mu rurimi rwa Zaburi cyane, kandi nageze hano nduhukaho gatoya numva mwarikoresheje no mu kanya Bishop yarikoresheje. Gushima ni haleluya. Haleluya niryo risobanuye gushimira Imana. Haleluya ni ijambo riboneka muri Bibiliya yose mu isezerano rya kera, ryanditswemo inshuro 160, ariko muri Zaburi zonyine byanditswemo inshuro 70. Niho hantu muzabona ijambo haleluya cyane. Kuki riboneka muri Zaburi kuruta ahandi hose? Nuko uwanditse Zaburi nyinshi, si Zaburi zose, n'umugabo wari ufite umutima Imana ishaka, niwe muntu tubona mu Bibiliya wahize abandi mu gushima. Gushima ni Dawidi mwene Yesayi, uw'Imana yakuye mu ntama ikamugira umwami w'ubwoko bwe bwa Isirayeli, ikamucisha ahantu hakomeye kandi hatangaje, kandi ikamubabarira ibyaha bikomeye yakoze kurusha abandi, akagera igihe akaba intwari yo kutibagirwa na rimwe imirimo Imana yamukoreye niyo yakoreye ubwoko bwa Isirayeli muri rusange. Ngira ngo ntarinjira muri iyi Zaburi neza, ndashaka kuvuga gushima bikomoka he? Ese gushima ni impano? Ese gushima ni itegeko? Ese gushima ni umurimo? Gushima ni iki? Subiye inyuma gato, igitabo cya Zaburi, kuko aricyo kibonekamo amagambo yo gushima cyane cyane, muzayabona rwose. Zaburi igira ibitabo 150. Ntabwo Zaburi igira ibice, ahubwo igira ibitabo. Ni Zaburi babara iya mbere iya kabiri kugera ku 150. Umunsi nagarutse hano mujye mwibuka kwandika. Ndashaka kubabwira ko iyo tucyakora mwagize amahirwe online murabikurikira mukabisubiramo, ariko kubyandika bigufasha no kumemoriza ibyo mwigisha yavuze. Kandi nkuko twize kuwa kane ugishize, ijambo ry'Imana niyo nkota yonyine dutwara tubasha kurwana duhanganye na wa mwanzi wacu ukomeye. Kuryiga rero no kurimenya no kurimemoriza no kuribika mu mutima ni byiza, kuko bigufasha muri rwa rugamba rwa gikristo. Iyi Zaburi uko ari 150, abahanga baravuga ngo Zaburi uko ari 150 ni indorerwamo 150. Umuntu wese ukomeye, woroheje, umukire, umukene, wishimye, ubabaye, uri ku kiriyo, Zaburi ushobora kubyuka ugasanga uko waramutse niko iyo Zaburi yawe imeze. Kuki? Zaburi izi zose, harimo Zaburi zanditswe n'abashumba, hari Zaburi zanditswe n'abami, hari Zaburi zivuga cyane ku mubabaro, hari Zaburi zivuga ku ishimwe, iki mushaka kuvugaho, hari Zaburi ivuga ku bari mu kiriyo, abapfushije, hari Zaburi y'abakomeye, abantu bakomeye cyane, abami, abakire, abaherwe. Hariho na Zaburi z'abakene. Zaburi ntiyibagiwe n'abatindi nyakujya. Zaburi ni indorerwamo y'ubuzima bw'abera b'ibihe byose, kandi cyatumye byandikwa no kugira ngo natwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe
tumenye impamvu iki gitabo cyanditswe, kugira ngo dukunde cyane guhumekerwa, kugira ngo natwe twumve ubuzima bwacu turi kumwe n'Imana mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Uyu munsi rero mwashimye cyane kuganira ku ijambo ryo gushima. Gushima Imana guturuka he? Zaburi iravuga ngo kuko kuri wowe niho gushima kwanjye guturuka. Ishimwe rikomoka ku Mana. Ishimwe ridakomoka ku Mana ni ishimwe riri common, risanzwe. Mujya mubona muri iyi minsi, nge ntabwo nzi neza itariki navutseho, ntabwo mbizi, kuko twavutse mu gihe cyo hambere batakundaga gukora ibyirangamimerere byuzuye. Ariko abana bigeze bantungura, numva ngo nugutungurwa niko musigaye mubivuga, surprise. Nari niviriye ku kazi mu mirimo, ntarajya mu kiruhuko, nuko ndaza barampuza, ndaza nsanga bakoze akantu gakomeye k'agakeke, bashushanyaho igitabo kinini cya Bibiliya, bashushanya n'ifoto yanjye, ariko muri abahanga. Barangije barandika, icyo gihe nari nujuje imyaka 60. Barangije barandikaho bya bindi, happy birthday to you. Barangije bararirimba, bantera umukungugu, kuko byantunguye, ndishima. Noneho umwana wanjye mukuru aravuga ati turagushimira koko uri papa wacu dukunda. No kubanzanira n'akakado gatoya. Baravuga ngo aka nubwo ari gato kavuze byinshi ku buzima bwacu muri wowe papa watubyaye. Ndishima cyane, kandi uko kwishima kw'iyo mpano ntoya nakorewe n'abana bato kwanyibukije ko maze imyaka 60. Ni myinshi, s'il vous plaît. Kumara imyaka 60 si ikintu cyoroshye. Ubuzima bw'imyaka 60 nta wabuvuga. Ariko icyo gihe barambwira ngo kandi turakwishimira kurama cyane, uramire kubona ibyiza. Nuko agakobwa kanjye gatoya gakunda Bibiliya kurusha abandi karamwe ngo ariko uramire gukora n'iby'Imana yaguhamagariye gukora. Numva kuramira kubona ibyiza ni byiza, ariko kuramira gukora iby'Imana yampamagariye ni byiza kurushaho. Zaburi rero izi uko ari 150 ni indorerwamo umuntu ashobora kubyuka babaye, ukagwa ku gice kimwe ugasanga gihwanye n'ubuzima bwawe. Amen. Nakunze ukuntu mutuza, byageretse ko mwumva muririmba neza, kishima cyane, ariko mu mwanya w'ijambo ry'Imana muratuza, ni byiza. Zaburi ushobora kubyukana ibyishimo bitagira akagero. Hari igihe umwuka wera duha ibyishimo nta cyabaye. Wabyuka ukagwa kuri Zaburi ivuga ngo kandi ururimi rwanjye rumeze nk'ikaramu yandika vuba, un bic qui écrit en vitesse. Hari igihe umutima ujya wandika ibintu byinshi. Ushobora no kuba rwose ubabaye cyane, wabyuka wasoma Zaburi ugasanga ivuga ngo ntabwo yigeze gusuzugura abanyamubabaro. Wabyuka wakize ugasanga hariho Zaburi kubwira ngo niyo yimika abami ku ngoma. Wabyuka bakumanuye mu ntera, kuko Imana irapromotinga ariko ikadimotinga. Amen. Ibyo murabyemera? Hari ivuga butumwa ripfuye rijya rivuga ngo hejuru cyane no hasi cyane ni iby'Imana. Ishyira hejuru cyane ikongera ikamanura hasi cyane. Iho umuntu imbaraga, gasore kakagira imbaraga, nimugoroba gasaza kamera imvi akarwara umugongo. Niyo iyo ni Imana yo hasi no hejuru. Haleluya. Zaburi rero ni indorerwamo y'ubuzima bw'abera bw'ibihe byose. Ndabararikira gukunda gusoma Zaburi uhereye ku ya mbere.
nihagire umuntu wambwira zaburi ya mbere ivuga iki, ndebe ko mujya musoma. Zaburi ya mbere ivuga ngo iki? Mu volontaire hano kugira ngo ninjire mu mashimwe. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi baguteye, ntugase nabo, niko ivuga. Igakomeza yicarane n'abakobanyi. Hanyuma ahubwo amategeko y'Uwiteka akayibwira ku manywa na nijoro. Uwo muntu ngo azasa nande? Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, ngo kigashorera imizi mu mazi, ngo kandi ibibabi byacyo ntibyuma. Ariko hepfo ngo ariko ababibo ntibameze batyo, ngo bazahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga, ngo kandi ntabwo bajya bashobora kumara kabiri batagize uwo bagusha. Zaburi ni indorerwamo y'ubuzima, ni indorerwamo y'ubuzima bw'abera bose. Kandi iyi zaburi yo gushimaho ndayivuga mu mwanya muto mpawe, ariko gushima nta wabivuga ngo abirangize. Mbere yo kuvuga neza uko iri jambo risobanura, mbabwira aho ishimwe rikomoka. Twasomye kuri uyu murongo wa 26 ngo kuri wowe niho gushima kwanjye uturuka. Ishimwe rikomoka ku Mana. Ni ryari ishimwe rishobora gutoboka mu muntu agashima Imana ku byo yamukoreye? Haravuga ngo ishimwe rituruka he? Ishimwe rituruka ku gutekereza cyane ku Mana, ibyo yakoze, ibyo yakoreye abo yaremye n'ibyo yaremye, ukabitekerezaho cyane. Umutima wawe ushobora guturikamo ishimwe kuko watekereje ku Mana. Gutekereza cyane ku Mana, gutekereza cyane ku mirimo y'Imana, gutekereza cyane iby'Imana yakoze, yaba ibyo yakoreye abantu n'ibintu yaremye, bishobora kugutera guhaguruka ukaririmba ishimwe. Niyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ishimwe ryanjye rituruka ku Mana. Icya kabiri, mbese ishimwe, gushima Imana, yaba ari impano y'umwuka, yaba ari itegeko ry'Imana? Gushima Imana gukomoka he? Ndagira ngo dusome umurongo umwe ukomeye werekana ukuntu gushima Imana ari itegeko no kudashima Imana ari icyaha mu bindi byaha. Abatesalonike, urwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5 n'umurongo waho wa 16. N'umurongo rwose basaba gutwara no kumenya mu mutwe. Urwa mbere rw'Abatesalonike 5 n'umurongo wa 16 haravuga ngo n'amagambo 3. Bishop ubwo wampaye itorero unyemerere ryigishe nk'iryanjye kandi naryo nzaribazwa. Byanditswe abazi Igifaransa, abagize amahirwe yo kwiga, abazi Icyongereza, byanditswe mu cyo bita imperatif. Imperatif ni itegeko, ni order, ni command. Haravuga ngo mwishime iteka, ni itegeko. Musenge ubudasiba, ni itegeko. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Hari amategeko 3 y'ubuzima bw'abera bahamagawe n'Imana. Paul aravuga ngo mwishime iteka. Agereka ija kabiri ngo kandi musenge ubudasiba. Irya 3, abato n'abakuze mutega amatwi. Mu bibaho byose, muvuge ngo byose, byose sans exception, mu bibaho byose muhore mushima. Gushima ni itegeko ry'abari mu Mwami, kandi gusenga ni itegeko ry'abari mu Mwami, kandi kwishima ni itegeko ry'abari mu Mwami. Kuki aravuga ngo kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Gushima rero muri aya mategeko uko ari 3 ni itegeko Imana iduha twebwe bari muri Yesu ngo duhore dushima. Kuki dukwiriye guhora dushima? Ese abantu bose bashobora kwemera ko bahora bashima? Nibyo birashoboka,
nubwo utabyumva ariko gushima mu bibaho byose nk'itegeko ry'umwami birashoboka. Nubwo ndi umushumba ariko ndi n'umurezi, nabaye umurezi kenshi, n'umurimo nakoze kandi n'itorero burya turabarezi. Nigeze nsanga umwana yakoze ikosa, ubu n'umwana mukuru, n'umuganga, c'est un docteur. Cyo genda musanga yari mu mwaka wa 6 primaire yakoze amakosa, ndaza ndamukubita, ze gukubita ndamukubita kandi serious, pati inkoni ndamushishura, ndamukubita ararira, mukubita mubwira ngo igituma ngukubita mwana wanjye ndagukunda. Ibi byose bituma ngukubita ni ukugukunda, kugira ngo hato iyi ngeso utazayikurana ukaba igicucu n'igicamuke. Namukubise bucya mu gitondo yananiwe kujya ku ishuri. Icyo gihe itegeko ry'abana ryari tarakomera cyane, ubu wabikora wabihura nabyo. Ariko Bibiliya byemera ko tubakubita kanyafu, ntitubavune ariko tukabakubita iki umunyafu kugira ngo bacike ku ngeso mbi. Maze kumubwira ntyo, ngira ngo hari yarabyibagiye ko ari umwana ko ari muri 6e primaire. Ku munsi wa graduation yambaye ashimira Imana mu munsi mukuru w'abantu benshi, abakomeye n'aboroheje n'abanyeshuri, ati kandi ndacyabyibuka, ndashimira papa yigeza nkubita inkoni bucya mu gitondo nanirwa kujya ku ishuri. Ati kandi umwana wari wanyoheje gukora ibyo uyu munsi ni ikirara, none ngewe ngize umugisha wo kuba ndangije kaminuza. Ati papa ndagushimira inkoni wankubise cyagiye, mu bibaho byose muhore mushima. Hari n'igihe Imana itubabaza kubera urukundo dukunda, mu Imana icyubahiro birashoboka. Iyo umuntu akibabara ntabwo amenya icyo Imana ishaka, ariko hirya ajya amenya ko no mu mubabaro Imana imwigisha. Ishimwe rero rigomba kubaho mu bibaho byose. Gende buhoro, ndashaka kuvuga ibintu bitatu bikomeye bikwiriye gutuma duhora dushima Imana. Kuki Imana dukwiriye kuyishima? Ntabwo ndi busome cyane kugira ngo umwanya wanjye udashira, ariko ndavuga iyi mirongo ikomeye. Imana ikwiriye gushimirwa kuko ikomeye, irakomeye pe. Haleluya. Zaburi ya 48 umurongo wa mbere, iyo zaburi ndaza kwibaho kwitwara mu mutwe. Iravuga ngo Uwiteka arakomeye, akwiriye gushimwa rwose. Imana ikwiriye gushimirwa kuko ni Imana ikomeye. Reka mbabwire ukuntu ikomeye, namwe murabizi n'ibyo yabakoreye. Imana irakomeye kuko tutarabaho yari Imana, itararema isi yari ihari, itararema ijuru yari ihari, itarazana umucyo n'umwijima yari ihari, yitwa ndiho, kandi yabayeho tutabayeho, iriho turiho, kandi izahoraho. Nta kiyibuza kuba Imana. Nafi waba urwaye niyo, iyo napfushije aba ari Imana yanjye. Ni Imana iyo uguwe neza, ni Imana iyo nguwe nabi, ni Imana dore muturanye n'ibitaro, ni Imana y'aba barwayi, ariko ni n'Imana y'abaganga, ni Imana y'abariho, ariko si Imana y'abariho gusa, ahubwo ni n'Imana y'abapfuye. Kuko ni Imana y'abariho none, ariko ni n'Imana y'abariho igihe izaba yazuye itorero. Ni Imana rero iteka ikwiriye gushimirwa kuko irakomeye. Iri jambo uzaritware, Dawidi aravuga ngo Uwiteka akwiriye gushimwa kuko arakomeye. Imana iyo bavuze ngo irakomeye, God is great. Greatness y'Imana ntabwo ushobora kuyidefinisa. Hari abavuze ngo Imana ngo ni seriye,
ikunda abaseriye. Abaririmbyi nabo bazi guhimba utuntu twinshi. Imana ni seriye, ngo ikunda n'abaseriye. Uri umuririmbyi wacu Kamashashi. Abandi bayise Imana ngo yitwa Karuhura. Uwo ni umuntu wahuye n'Imana rushimuruye yita Karuhura. Imana ushobora kuyizina ijyanye na situation urimo, ariko mu bumana bwayo Imana irakomeye. Igituma ikomeye, nta uyimika, nta n'uyimura, nta uyikura ku ntebe, ihora ku ntebe iteka ryose. Ni Imana y'ibihe byose. Urumva yabaye Imana tutarabaho. Aba tubabwira muri Bibiliya bose bapfuye bakizera kuriho, kandi natwe b'iki gihe turayibona kwiriho. Ikwiriye gushimirwa ko ari Imana iriho iteka n'iteka, irihagije, ntacyo wayitwara usibye kuyikorera no kuyishima, ariko ubundi nta nicyo wayitwara. Imana ni Imana. Abantu baramutse bemeye kwihana bagakizwa ni Imana, ariko niba ninangira ntibihane ni Imana, kandi nta mpamvu itazatuma bahura nayo, kuko umuntu wese wavutse hazabaho umunsi w'urubanza, kandi abapfuye bizera bazahembwa, ariko n'abapfuye batizera bazahanwa. Ni Imana rero ikwiriye gushimirwa kuko irakomeye. Icyo ni icyambere ukwiriye kumenya, ko iyo ngiyo ugiye gushimira ibyo yagukoreye iriho, yahozeho, irakomeye. Icya kabiri, Imana ikwiriye gushimirwa ibyo yakoreye abo yaremye n'ibyo yaremye n'uyu munsi, kandi iracyabikora, kandi bikoreshwa n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo. Abo yaremye n'ibyo yaremye. Mumbabarira abantu bazi ko baremwe n'Imana, babyizera, bakamenya ko u Rwanda rurimo abaremwe n'Imana, n'Uburaya n'Ubuhindi na Bangladesh. Imana irema barebare n'abagufi, ikarema abakene n'abakire, ikarema aboroheje n'abakomeye, ikarema abami n'indimi n'amahanga. Iyo Mana ibagirira neza kimwe. Amen. Urakoze cyane. Buriya Imana irakiranuka mwuka byaramo, igirira neza ababi n'abeza. Imvura y'Imana igwa mu mirima y'abakiranutsi, ikagwa no mu mirima y'abakiranirwa. Izuba ryayo iri ngiri mureba ryatwishe. Imvura yayo igwa mu mirima y'abantu bose kimwe, n'ababuda n'abandi batubaha Imana. Imvura yayo yaguye ntabwo irobanura ku butoni, imeze imyaka y'abantu bose bakabaho. Kandi si abantu gusa, n'inyamaswa, n'inzoka, n'impiri, n'intare, n'ingwe. Imana nta nubwo yibagiwe. Iki gitabo ndagikunda cyane, ni igitabo cy'Imana koko. Imana ivuga ngo izi ni bimonyo. Hano mu byanditswe haravuga ngo nigeze mbona ikintu gifite ubwenge kurusha ibindi, ngo ibimonyo. Ngo ibimonyo bizi kuhunika imyaka yabyo mu gihe cyo muke, ngo mazi imvura yagwa bikibera hahandi bikarya. Imana izi n'ibimonyo n'inda n'ibiceri, kandi biriya byose ndagira ngo mbere ku murongo urimo iby'Imana yakoze. Bibiliya iravuga muri Zaburi 145 ngo ibyo byose mvuze n'ibyo ntavuze, ngo bitegereza kugira neza kw'Imana, ngo maze ipfumbatuye igipfunsi cyayo, ngo ihaza kwifuza kw'ibyaremwe n'abaremwe bose. Muyikomera amashyi igitugirira neza kiri. Dukwiriye gushimira Imana rero ko ari Imana ibeshaho abo yaremye bose n'ibyo yaremye byose kimwe. Nimvuga kimwe ni egalite, ni ekite. Berutse gukosora abarakore banjye shinzwe nk'itorero, bajya bibwira ngo iby'Imana ibakorera nuko baba basenze. Oya, hari ibyo ikora twasenze, hari n'ibyo ikora tutasenze. Muribuka Simon Kabera uko yaririmbye, hari iby'unkore ye ntarasenga. Ibintu byose ufite ntabwo wabisengeye, hari n'ibyo yaguhaye utazi iyo bikomoka. Abantu bose ntibarongorwa ari uko basenze. Abantu bose ntibarongora ari uko basenze. Imana igigira kugira neza kwayo kubo yaremye bose n'ibyo yaremye byose, ikabisesekazaho imigisha bikabaho.
ikwiriye gushimirwa ibyo rero kuko bikorera abo yaremye n'ibyo yaremye. Uyu murongo mu butware ni Zaburi 145 haravuga ngo kandi ipfumbatura igipfunsi cyayo igahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Ni 145 n'umurongo waho wa 15 haravuga ngo amaso yabyo aragutegereza nawe ukabigaburira ibyo waremye, ngo kandi ufumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose, kandi ngo iyo bikuyemo umwuka bisubira mu butaka, kandi ngo iyo uzanye umwuka wawe birongera bikabaho. Hari igihe twabayeho muri iki gihugu mu Bugesera higeze habaho amapfa. Icyo gihe nakoreraga mu ntara y'Uburengerazuba, nari ku Gisenyi. Amapfa aratera ni kera muri 1996 na 7 n'8 n'9 na 2. Icyo gihe nari Butare. Inzara iratera, abantu bagurisha amabati, kandi igihugu cyari kitariyubaka, twari tukiri mu ngaruka za jenoside. Abantu bagurisha amabati. Icyo gihe nari umushumba, tuza kujya gusengera mu Bugesera, dusenga amasengesho y'iminsi 7 jours. Twararaga hanze dushashe, twateye amatente, hari icyokere cyinshi, twateraga ibiti ntibimere. Ndibuka icyo gihe abasedwa bigeze baduha inkunga ngo dutere ibiti muri kariya karere. Dutera ibiti birenga ibiti 15,000, hamera 3, hamera 3,000, ibindi biruma. Icyo gihe turasenga twiyiriza ubusa, abantu barasuhuka bageza Gisenyi. Yamana yacu rero kuko igikora imirimo n'ibitangaza ikumva gusenga. Umunsi twasenze ku munsi wa 6, ntabwo nzabyibagirwa, umuhanuzi arahanura. Yari umusaza yaratashye yagiye mu ijuru, yari uw'Imayange. Aravuga ngo aha ngaha nzahagusha imvura, kandi umujyi wa Kigali uzaza uhure n'Ubugesera, ahantu ubutaka bwaho buzahenda, abumva bafite Imana bayizeye bagura ibibanza. Malheureusement twumva nabi, ubu nta kibanza ngirayo, nta kibanza ngirayo, kandi iyo Mana yumvise ibivuga. Kandi aravuga ngo ahantu hazera, ahantu hazatera imbere n'Uwiteka ngushije imvura. Nanjye ndasenga n'abana Imana, niba ko kuzayigusha yigushe tukiri mu masengesho. Nutayigusha ubwo se ndasubira Gisenyi ntayo mbonye, ya ikora uko ishaka, iranyihorera. Ku cyumweru turaterana dusohotse, tugize ngo dutahe igicu kirako. Uwo munsi sinataye Gisenyi, imvura yarayigwa nijoro. Ya dore n'abapagani we bashimye Imana yagushimbura mu Bugesera. Reka mbwira barokore, ntabwo Imana ibikora kuko twasenze, ahubwo Imana igirira neza abo yaremye n'ibyo yaremye, kandi bikorera kugira ngo abantu bose bamenye ko ari Imana igirira neza abantu bose, itarobanura ku butoni. Ikwiriye gushimirwa ibyo. Iryo ni ijambo rya kabiri. Icya gatatu, Imana ikwiriye gushimirwa ibyo ikorera ubwoko bwayo bwite. Ubwoko bwayo bwite n'ubuhe? Yohana 3:16. Sinabakora uruhimbo w'umurongo ntawe uvuze na rimwe mu buzima. Ngaho tujyane Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahabwe ubugingo uhoraho. Yohana 1:12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana yaremye abantu bose n'ibintu byose, ariko mu bantu Imana yaremye ifitemo ubwoko bwayo bwite. Ubwo bwoko bwayo bwite ni abantu bizeye Yesu Kristo, bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakemera igitambo cy'umusaraba, bakihana ibyaha, bagahinduka, bakabatizwa n'Umwuka Wera, bakaba bategereje ko Yesu azagaruka. Abo bantu bitwa abana b'Imana. Aba rero Yohana yarababonye ashaje. Mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana 1 n'umurongo waho wa 2, bakundwa, ubu turabana b'Imana, ariko uko tuzasa
gusa ntikurerekanwa. Cyakora Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, tuzamureba uko ari. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko nguwo aboneye. Imana ikwiriye gushimirwa ibyo yakoreye ubwoko bwayo bwite. Mumbabarire muvuge ngo ubwoko bwayo bwite, his own people. Abantu bose n'ab'Imana baremwe mu ishusho y'Imana, ariko muri abo bantu baremwe mu ishusho y'Imana yibyariye abana bayo. Ibabyara ite? Ibabyaza ijambo, ibabyaza umwuka, kandi iravuga ngo uwizera umwana w'Imana atarimbuka, aba umwana w'Imana kandi ahabwa ubugingo buhora. Aba bantu bafite ibyiringiro byo kuzaba mu bwami ni abana b'Imana, ni ubwoko bwayo bwite. Aba rero bakwiriye kwishimira, bakayishimira ko babaye abana b'Imana. Reka nsome umurongo werekana ubwoko bwayo bwite kugira ngo ninjire mu ishimwe maze tuvuge n'ingaruka zo gushima. Dusoma mu rwandiko rwanditswe na Petero. Urwandiko rwanditswe na Petero igice cya 2 rwa mbere rwanditswe na Petero. Mwumve abo bantu icyo bakwiriye kwishimira. Ndaza kuvuga ibindi dukorera, ariko tubuze ubwoko bw'Imana bwite. Petero, urwa mbere rwa Petero ibice 2 n'umurongo waho w'9 aravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo witangaza. Abantu bwite b'Imana bafite ishimwe bakwiriye gushimira Imana. Kuki? Icya mbere, mwebweho, ni Petero abwira itorero, aravuga ngo ariko mwebweho, hagati y'abandi, mu bandi, mu miryango yacu, mu bwoko bwacu, mu ndimi ziri ku isi, mu mahanga ari ku isi n'u Rwanda rurimo, Imana yarahamagaye abayitabye. Iravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe. Ariko uzi gutoranywa mu bandi? Bunjya nibaza rwose, hari abantu benshi tubindimwe twarasenze twirije ubusa, ariko ntibaremera kwitaba Imana, ntibaremera umuhamagaro w'Imana, kandi twari kumwe nabo. Hari abakolege, hari abantu twiganye, hari abantu twakoranye akazi, kandi twarabanye no mu rusengero, twarabanye, ariko kugeza uyu munsi ntabwo bari bemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Baracyariyo hahandi wacu, kandi iyo duhuye baramwe ngo ariko warasaze, Yesu uracyavuga bya bindi wavugaga ukiri i Kongo? Ni cyane. Twagira ngo ni ubusore, none urashaje uracyabivuga? Ni cyane. Kubera iki? Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, kandi ntabwo mwatoranijwe gusa, ahubwo mwahindutse ishyanga ryera, une nation sainte, a holy nation. Ubu muzi ko mu bantu bari ku isi Imana ifitemo ishyanga ryera, abemeye Yesu bo mu miryango n'amoko n'indimi babaye ishyanga ryera. Icya kabiri, haravuga ngo nta nubwo ari ibyo gusa, ahubwo n'abantu Imana yaronse, n'abantu Imana yaguze. Mu Kinyarwanda ni ukuronka, ariko mu Gifaransa ni abantu Imana yaguze. Iragenda ibagura igiciro cy'amaraso y'umwana wayo, ibashyira mu rugo w'Imana, bahinduka abantu, bahinduka imari y'Imana. Amen. Sindi buririmbe mu Giswahili, ariko hari ndimo twaririmbaga kera ngo mimi mali ya Mwokozi, njyewe ndi ubutunzi bw'Umukiza. Ubu mwari muzi ko turi zahabu y'Imana yitegereje mu isi, ivuga ngo mfite abantu banjye, mfite abantu nironkeye, nabaguze igiciro cy'amaraso y'umwana wanjye, bemeye kwizera igitambo cy'umutambyi, bahindutse abantu banjye bwite. Mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Ni mubi impamvu aba bantu bwite bakwiriye kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, ishimwe ry'abera, mbere yo kuvuga ibiryo n'amata n'abana n'umugore n'umugabo, nabo ibi byose ni byiza, ariko umuntu wahamagawe akwiriye guhora yamamaza
proclame. Niyo mpamvu abo bantu yahamagaye bari bakiri bakera ngo kandi nimugende ku isi yose, ndabatumye mugende mubwiriza amahanga yose, abazizera muzababatize mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, kandi mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Dore ndi kumwe namwe uhereye none ukageza ku mpera y'ibihe, sinzabasiga, ariko mugende mwamamaze. Gushima Imana ku bwoko bw'Imana ni ukwamamaza ishimwe ry'ibyo Yesu yagukoreye, abakura mu mwijima akabazana mu mucyo w'itangaza. Iri ni ryo shimwe rya mbere rinezeza Imana, ni nayo misiyo ya mbere yatumye Imana igukiza ikangiza. Ni ukugira ngo wowe watoranijwe, wowe wahamagawe, wowe waronswe n'Imana, wowe wabaye ishyanga ryera, ukwiriye kwamamaza ishimwe ryaguhamagaye. Ngiryo ishimwe rya mbere. Ishimwe rya mbere rero ni ukuvuga Yesu, ni ukurata Yesu, ni ukuvuga icyo Yesu yakoze. Niryo shimwe rya mbere Imana yishimira ku bwoko bwayo bwite, ni ukubibwira abandi. Hari indirimbo batakiririmba ariko turirimba, ninjiye Bishop ari kubivuga, indirimbo za kera. Hari umuririmbyi wavuze ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahana, si nk'izo mu isi, iteka arandinda akankingirana ibyago, icyamuwo akaba umukiza wawe n'icyifuzo. Araririmba aravuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, ati niko ngusabira. Iyo ni indirimbo imwe. Hari indi ndirimbo ivuga ngo nubwo utazi gushyomoka amasumbuko. Ngenzi kuvuga, Imana yampaye akanwa, yampaye impano yo kuvuga, kubwiriza, kwigisha, kuragira, rwose iyo ni impano. Ariko hari abatameze nkanjye bari ahangaha, nubwo utazi gushyomoka, kuko utari umuhanga. Ntabwo wowe wize Bibiliya nkanjye ngo uminuze, kuko utari umuhanga wo kuvuga ibi ngo ari kujya uhamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, ngo kandi ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, ubyamamaze, ngo kandi nubona utanabishoboye kuko utari intyoza, ngo umwinginga gufashe, uti Mwami wanyigisha uko mbivuga. Amen. Nubwo utari umuhanga, ujye umenya gusa kubwira abandi ngo nari umunyabyaha none narababariwe. Ngiri shimwe ryo kwamamaza Yesu, kandi rishimwe ni ry'abantu bose bahamagawe, abakomeye, aboroheje. Twarabuze ngo nimumara guhabwa imbaraga, cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, ngo muzabiki, muzaba abagabo n'abagore bo guhamya Yesu, uhereye iwanyu Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera. Yes, abantu baronswe n'Imana babaye ishyanga ryera, dukwiriye kwamamaza irishimwe, kandi rishimwe tukagenda tubwira abantu ko Yesu ni umukiza. Yesu yaratubabariye. Kera nari umusambanyi, Yesu yarambabariye. Kera nari igisambo, Yesu yarambabariye. Nari umusinzi, Yesu yamaye inyota. Mugende mwamamaza irishimwe, kuko Yesu yadutumye mu isi ngo muri umucyo w'isi, muri umunyu w'isi. Mugende mwamamaza ishimwe ry'abahamagaye. Ngarure, ntimureba ko muri bake hano. Nigeze ngira umugisha wo kubonana n'umushumba umwe usiza amavuta, umusaza witwa Paul Yongicho. Afite itorero muri Korea. Niwe muntu ufite itorero rya Gipantekote rifite abantu benshi. Itorero rye risenga muri urwo rusengero rurimo abantu 25,000. Basenga service 7. Baza abo bantu ko bangana. Noneho bamwe basenga ku wa gatandatu, abandi bagasenga ku cyumweru. Twaje kumubaza muri conference twahuye nawe kera, cyo gihe nari umuyobozi nari nkiri umusore mwiza. Wakoze ute kugira ngo iri torero aba bantu babakuye? Arambwira ngo Imana yarambwiye ngo nigisha abakirisito banjye, buri mukirisito ajye asengera umuntu umwe, yiriza ubusa umuntu umwe, asaba Imana ubugingo bw'umunyabyaha umwe, kandi namara kumusengera akora ibishoboka agenda murarike amuzane mu nzu y'Imana, nanjye nzavuga Yesu.
uko niko abakristo babo ngo umukristo yazanaga umwe undi akaza n'undi akaza nawe undi wakijijwe nawe akaza n'undi, itorero rirafurika riruzuye. Ntabwo muri bake mukwiriye kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye umwe ku wundi. Ntukishimire kuza mu rusengero utagize umuntu uzana, kandi icyo nimugikora ahangaha ejo muzaba mwahavuye, muzaba murahagutse, kuko nubwo utazi gushyomoka ukaba utari umuhanga, zana umwe kuri Yesu. Genda ubwira umuntu ko Yesu ababarira. Uko niko muzubaka itorero, kuko ntabwo abantu umushumba agiye masumbuko mbwiriza abo nsanze ahangaha, kandi burya umushumba aragira intama, ariko intama nizo zibyara izindi bijo. Kandi ku munsi wa nyuma umwami azakubaza ngo wazanye nde kuri Yesu. Itakuwa haya kubwa, bizaba biteye isoni kubona warakijwe ukaba umaze imyaka ingana n'iyo umaze, nta muntu n'umwe urazana kuri Yesu. Ishimwe rya mbere nuko twebwe ab'Imana yaronse dukwiriye kwamamaza ishimwe igihe yaduhamagaye, tuzana abantu kuri Yesu. Bwana sifiwe sana. Iki ni gikuru kuruta ibindi ngiye kubabwira. Kuki? No twahawe n'Umwana. Mugende mubwira abandi Yesu, kandi mubabwira ibyo yabakoreye, musangire ivuga butumwa, musangire ubuhamya. Ngiye kera ntarahabwa impano yo kubwiriza, nta kindi navugaga bisho. Yagera nkajya mu muhana w'ishuki iwacu mu Rusisiro ku gasozi. Muraho Yesu arabakunda. Abantu bati noneho amasumbuko mwene Gaburiyeli yarasaze mwuka byaramo. Nakijwe ku gasozi ari je imaniste, narangije imanite muri 80. Niho narangije ishuri ryanjye rya segonderi. Gira umugisha ntangiye kwinjira muri kaminuza, barambwiriza ndananirana. Ariko hirya yaho muri 86 mpura n'umuntu ambwira Yesu. Arambwira ati ariko Yesu aragukunda. Nawe Yesu sankunda mwiki. Aho maze kwakira urwo rukundo rw'Imana nta kindi nakoraga. Najya mu Rusisiro nkabwira nti muraho Yesu arabakunda, nta wundi murongo nafashe mu mutwe. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nkabivuga mu muhano, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Abantu bati noneho yarasaze. Hari abatarabyumvise ubwo dutashye mu rwatubyaye muri 94 bakira Yesu bakavuga ngo akagahungu mureba katubwiye kera ko Imana idukunda, none bakijwe bakuze. Iryo niryo shimwe ry'Imana ishaka. Yemwe bantu Imana yaronse, yemwe bwoko bwatoranijwe, yemwe bantu Imana yahinduye ishyanga rye, mukwiriye kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikatuzana mu mucyo. Niryo shimwe rya mbere. Reka twihute. Iri shimwe rero nibyo abantu bitwa ubwoko bwayo bwite, ni ishimwe tudakwiriye kwibagirwa na rimwe. Reka mvuge ibintu 7 nihuta, uze kwandika ku gapapuro. Ese ni bande bakwiriye gushima? Zaburi y'148 ni bande bakwiriye gushima? Usigaye mbona bavangwa bari bushime bandike udupapuro. Nta udakwiriye gushima, hawe nta muntu n'umwe udakwiriye gushima. Zaburi 148 umurongo waho wa 11 kugera ku murongo waho wa 16 haravuga ngo namwe bami bo mu isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mu isi mwe, namwe basore n'inkumi, namwe basaza n'abana, bishimira izina ry'Uwiteka, kuko izina rye ryonyine ari ryo rishyirwa hejuru. Icyubahiro cye kiri hejuru y'isi n'ijuru, kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihembe, nibwo ashimirwa n'abakunzi be bose, aribo bana ba Isirayeli, ubwoko bumuri bugufi. Haleluya. Aya magambo aravuga ngo namwe bami bo mu isi mwe, namwe bacamanza bo mu isi, namwe basore, namwe nkumi. Nanejejwe no gusoma inshuro ya 2 haravuga ngo namwe bana, namwe basaza. Buriya rero bishop umuntu atangiye gusaza bamushyira mu cyiciro cy'abana cyane, kuko hariho ndinda data, abakuze mu nsubize, hariho ndinda data na ndinda mwana wanjye.
muzankumbura. Hariho Ndinda data na Ndinda mwana wanjye. Kera data atangana n'uko ngana, yambyibuka ko natangiye école secondaire pari mu myaka nka 58, yaransigaga ko nari gato, akihuta ari umugabo mwiza cyane, yagera imbere hariya agiye gutangira, nkabona ni papa ko wansize wandinda, agahagarara, ihute kaburi nka, niko bacu batukanaga nyine badakijijwe, kaburi nka, ariko nirangaje, ni wandinda papa, agahagarara kandi akongera akagenda yagera hariya kansi. Nyuma yaho atarasaza agize 79 twagendana, nanjye nkamusiga nkamusiga andinda mwa yenda mfashe ikoti. Namwe abakomeye bo mwisi, namwe abami, namwe abacamanza bo mwisi, namwe basore, namwe nkumi, namwe bana, namwe basaza n'abakecuru, nimushimire Uwiteka. Abashima Imana n'abantu bose. Gushima n'umurimo w'abantu bose. Kuki? Niyo yavuze biraba, kandi niyo yategetse birakomera. Imana niyo ituma umuntu ava mu bwana, niyo itanga kurama akarinda asaza. Ikwiriye gushimwa n'abana, ikwiriye gushimwa n'abasaza. Imana niyo ituma abasore bagira imbaraga bagakora ibitangaza. Yemwe abasore namwe muyishimire ubwo bwiza bwanyu, muyishimire izo mbaraga zanyu. Namwe basaza, namwe bakecuru, muyishimire uko kurama, ariko muyishimire n'ubwenge mufite, muyishimire ko mwarame. Namwe mwibuke ko Imana ariyo yimika abami kandi kimura abandi. Abantu bose bakwiriye gushima Imana, abakomeye, aboroheje. Iri shimwe twasomye muri intego yanyu, umuntu washimye Imana kurusha abandi ni umwami Dawidi. Mu mashimwe yashimaga, murambabarira cyane nubwo ntari buze kugira aho mwashakaga, ariko yakundaga gushimira. Ijambo ryasohokaga mu kanwa ka Dawidi yaravuga ngo nimushimire Uwiteka ko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abarokore tubeshejweho n'imbabazi twakiriye ku musaraba, kuko atubabarira buri gitondo, atubabarira umugoroba, tubeshejweho n'imbabazi. Dawidi yanditse zaburi nyinshi ashima Imana, ariko avuga ngo nimushimire Uwiteka ko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Koko niba warabuze n'amaturo, wananiwe no gushimira Imana yakubabariye ibyaha, ariko uzi uko wasaga, ariko uzi uko nari imeze. Ubu mundeba mbwiriza ahangaha ntimukambone kera ntarahura na Yesu. Niba hari umuntu mubi n'aka gasura mureba, ni imbabazi za Yesu n'ukuri. Ni cyane pe, nakijwe n'umunyabyaha mubi. Ntabwo mbisubiramo, ariko ndagira ngo mbabwire ko mukwiriye gushimira Imana imbabazi zayo. Dawidi yashimye imbabazi z'Imana kandi azishima. Musome ziriya ndorerwamo, akabyuka mu gitondo akaririmba, agafata inanga akavuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ngicecetse amagufwa yanjye yashajishwaga n'umuntu umunsi ukira. Iyo ni Zaburi ya 32. Aravuga ngo naturi Uwiteka ibyaha byanjye, maze nawe nkuraho urubanza. Niyo mpamvu nzamamaza imbabazi ze mu mahanga yose. Nimushimire Uwiteka ko ari mwiza, imbabazi zihoraho iteka ryose. Iryo shimwe yarishimye, yari yaguye mu cyaha, asambanya umugore w'abandi, arepinga Batisheba, umugore wa Uriya, amufata ku ngufu, amubyaraho Salomo. Niba hari icyaha kiri ku isi uyu munsi wa none, ni rep. Icyaha cya mbere gitegetse isi ni sex. Uyu munsi wa none n'abana bacu n'abatoya, mundebe nta soni njye ngiriye mvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi wa none izo telefone mutunze, hari ibintu murara mureba bukabakera. Musabe Imana imbabazi, mushimire Imana ibakize shitani iraho ngaho muri iyo telefone. Uzi ko basigaye barara bareba, kareba filime y'icyaha y'urukoza soni bigatandukana. Si gitangaza ubu Imana isigaye itamaza abantu. Umuntu aherutse kugira atya, yari ari kureba filime y'urukoza soni, kandi yari umukozi w'Imana wo mu idini nabuze.
uko yabirebaga agira atya akoraho gato nawe kigiye muri groupe kigiye muri groupe abantu barabihererekanye bari umuntu icyo nayo nkiri umushumba mukuru ati dore ibyo akoze kandi yabikoze dimanche ubwo yari ku ruhimbi abandi bavuga ijambo ry'Imana nawe ari kureba YouTube areba pornography. Dukwiriye gushimira Imana yadukijije kureba bene ibyo bintu, kuko na kera twarabirebaga tutaramenya Yesu, ariko Yesu amaze kudukura mu mwijima adushyira mu butware bw'umucyo. Ubu turareba Yesu, turareba ijambo ry'Imana, turareba imirimo y'Imana. Umwanya wacu wose ntabwo upfira ubusa. Niyo mpamvu Dawidi yaravuze ngo ndagushimira imbabazi wanjye, ndagushimira. Ibyo si byo gusa, ahubwo ishimwe ni ry'abantu bose, ariko cyane abahamagawe. Icya kabiri nari mvuze abashima ko ari abantu bose muri Zaburi y'I148. Icya kabiri abashima bakwiriye kuba bameze bate? Ndagira ngo nsome Zaburi ya 48 n'umurongo waho wa mbere, kugira ngo bititwa amagambo yanjye. Nimwumva bashima Imana uko bakwiriye kumera. Undi aza kunsomera Zaburi ya 26 n'umurongo wa 6. Murebe abantu bakwiriye gushima Imana uko bakwiriye kuba bameze. Zaburi ya 33 n'umurongo waho wa mbere haravuga ngo mwabakiranutsi mwe nimushimire Uwiteka. Gushima kurakwiriye, gushima gukwiriye abatunganye. Abantu bakwiriye gushima Imana ni abantu batunganye, ni abantu bihannye, ni abantu baboneye. Ishimwe rigera ku Mana ariko rivuye mu muntu utunganye. Undi nansomere Zaburi uwahabonye ambabarire nanjye afashe 26 n'umurongo wa 6. Mwumve aya mashimwe uko umutima ushima ukwiriye kuba umeze. Nimutahasoma Zaburi ibice 26 n'umurongo wa 6. umurongo wa 6. Nzakaraba ntafite igicumuro, wazagira nzakaraba ntafite igicumuro. niko nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka. Niho nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka. Komeza. Kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuge imirimo yose itangaza wakoze. Haleluya, amen. Nzahagarara, nzabanza nkarabe ndafite igicumu, nzabanza niyeze, nindangiza mbona uko nzenguruka igicaniro cy'Uwiteka, kugira ngo numvikanishe ishimwe n'imirimo ikomeye Uwiteka yankoreye. Abashima n'abatunganye. Abashima bakwiriye kubanza kwiboneza, kandi bamara kwiboneza bakabona kuzenguruka iki gicaniro cy'Imana mu nzu yayo, maze bakerekana iyi mirimo Imana yakoze, bakayivugisha akanwa ariko imitima yabo itunganye. Hari korase abaririmbyi bakunda kuririmba. Kera nari umuririmbyi, marereza mu businyiririmba ijwi ryaragoramye. Nzaririmba Hoziyana, nzaririmba Hoziyana, nzengoroke intebe y'Imana yera. Ni korasi nziza, ariko aravuga ngo nzabanza nkarabe ndafite igicumuro, mbone nzengurukiye intebe y'Imana, nerekana ishimwe ryanjye, namamaza imirimo Uwiteka yankoreye. Nzabanza nkarabe. S'il vous plaît, gushima Imana bisaba ko umuntu abanza akiyeza. Bitabaye bityo ubushima nk'uko n'abandi banyabyaha bashima, ariko gushima gukwiriye abantu batunganye. Kandi ni ngombwa ko tubanza kwiyeza tugashima. Ijambo rya kabiri, bayishima ryari? Ni ryari dukwiriye gushima Imana tukavuga n'imirimo Imana yadukoreye? Twahasomye mu Batesalonike 5:16. Musenge ubudasiba, mwishime iteka, mubibaho byose muhore mushima. Ishimwe
rimwe muri Zaburi ya 34, nkunda Zaburi cyane ko yaramfashije, haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho, ngo ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye. Always. Mu Cyongereza bavuga ngo all the days of my life, nzashima Imana iminsi yanjye yose yo kubaho. Gushima bikwiriye abatunganye, ariko bakwiriye gushima iteka ryose. Iteka ryose. Nubyuka shima burakeye, burije shimira Imana. Shima Imana kuko yakurinze no kuri moto. Shima Imana ko wabonye umwanya wo gusenga. Shima Imana ko wabonetse mu masengesho kuwa kane. Shima Imana ko wateze ugutwi ijambo ry'Imana. Ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iteka. Ushima biravuga ngo mubibaho byose muhore mushima. Icya gatatu, iyo dushima Imana tuba dukora iki? Iyo dushima Imana tuba twerekana imirimo Uwiteka yakoze, tuba twerekana ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Gushima mu Gifaransa haravuga ngo c'est proclamer les hauts faits de l'Éternel. Iyo uri kuvuga imirimo Imana yagukoreye, ubu uri kwerekana iby'Imana yakoze. Kandi iyo uri gushima ntabwo aba ari wowe wibwira, ubibwira abandi ngo dore imirimo Imana yankoreye, dore ibitangaza Imana yankoreye. Kuki? Gushima ni ukubwira abandi, kandi gushima ni ukugira ngo n'abandi babone uko bashima iyo Mana yawe. Amen. Iyi Zaburi ya 34 iravuga ngo nzahimbaza Uwiteka nkiriho, nzashimira Imana ngifite ubugingo, ngo abanyamubabaro babyumve. Haleluya. Ngo maze bahindukire bafatanye nanjye, dushira izina ry'Imana yanjye hejuru. Gushima Imana ntabwo ari ukwirata. Gushima Imana si ukwerekana ko Imana yakugiriye neza, oya, ahubwo ni ukugira ngo n'abandi babimenye ko Yesu agira neza, bafatanye nawe kuzamura ishimwe ry'Imana. Gushima Imana ni ukwerekana imirimo y'Imana kugira ngo abatayizi nabo bayibone mu ishimwe ryabo. Murakumvise? Hari abantu rero bakunda gushima, yabahagaze hano, aho gushima ngo yerekane Imana akiyerekana, akitaka, ukagira ngo ahari niwe Imana yagiriye neza gusa. Ariko urabeshye, niwe utunze imodoka wenyine se? Ndashima Imana yankuye muri nyakatsi, nanjye yayinkuyemo. Nindi itakura muri nyakatsi igirira neza n'ababi n'abarozi bavuye muri nyakatsi. Ni ukuri kw'Imana. Izi modoka mureba muri uyu mujyi wa Kigali ntabwo ari iz'abarokore. Kugira neza kw'Imana, nawe nukorera amafaranga uzagura imodoka. N'umurozi nayakorera azagura imodoka, n'umurokore nayakorera azagura imodoka. Kuba rero waraguze imodoka ntibisobanuye ko ari uko wera, ahubwo nukugira neza kw'Imana igirira abantu bose neza. Ariko nuyishima, uyishimire ko yakugiriye neza, none abanyamubabaro babyumve, bafatanye nawe gushima Imana. Gushima Imana ni ukwerekana Imana ngo batayizi bayimenye, ni ukwerekana imirimo ikomeye Imana yakoze, ngo n'abandi bamenye ko Imana ibasha kubikora, nabo baze bashake Imana. Gushima Imana ni ukwerekana Imana. Haleluya. Nzazenguruka, nzihana, harabe ndafite igicumuro, mbona uko nerekana ishimwe ry'Imana yanjye, kandi namamaza imirimo ikomeye Uwiteka yankoreye. Gushima Imana ni ukwerekana Imana. Icya kane, gushima Imana, dushima Imana dukoresheje amagambo, indirimbo, inanga. Dushima Imana tubwiriza ubutumwa bwiza, ariko dushima Imana dukora ibikorwa bituma Imana ihabwa icyubahiro. Ako mukandike, dushima Imana dukoresheje amagambo, dushima Imana dukoresheje ijwi ry'inanga, dushima Imana dukoresheje indirimbo, dushima Imana dukora n'ibikorwa bituma Imana nayo ihabwa icyubahiro, abantu nabo bagashima kuko babonye ibyo twakoze. Akanda kagarukaho cyane kuko muri iyi minsi impano ikunzwe mu rusengero ni ukubwiriza ubutumwa, ni ukuba abashumba, ni ukuba bishop, ni ukuba apostle, ni ukuba reverend, ni ukuba evangeliste, ni ukuba umuhanuzi, ni ukuba umuririmbyi. Ariko Yesu ntabwo ari aho bigarukira. Iyo ni impano. Gushima Imana ni ugukora imirimo ituma n'abandi bashima.
reka ngaruke aka ni aka kane kuko navuze ko mbabwira karindwi nkagarukiraho. Umunsi umwe mu buzima bwa Dawidi uyu nguyu wavuze ishimwe cyane kurusha abandi. Abantu bakunda kuvuga Dawidi ariko bakamuvuga agace kamwe. Niba ari uko nshaje munyihangane. Dawidi yari umwana wanzwe n'ababyeyi, kuko Yesayi yari afite abahungu 8. Mu Isirayeli umwana babonaga atakwiriye bamujyanaga kuragira, abandi bose bakajya mu ngabo. Noneho Dawidi bamukuramo ajya kuragira. Uzasoma mu gitabo cya Samweli ureba amateka. Kandi se Yesayi yari umukene. Ikikubwira ko yari umukene ni amagambo bakuru ba Dawidi bavuga bati mbese bwa butama bwa so wabusize bwari ubutama buke, un petit troupeau. Noneho yabaga mu ishyamba ari aho ngaho aragiye. Bakuru be bamwe bari amagenerose ya Dawidi ya Sawuli. Ariko Dawidi Imana iza kumugirira neza, imukura hariya mu butamu, imuhindura umwami. Ayo makuru ni muyazi ko mutansubiza? Ni muyazi? Mujya munabiririmba. Dawidi wari umutindi, Imana yamugize umwami. It's okay. Ariko mbere yo kujya ku ngoma ngo abe umwami, umwanzi Sawuli, umwami wa mbere wa Isirayeli, umunsi umwe Dawidi arirukanka, isaramutuma amuha ingemu, amuha imigati, imitsima, aravuga ati jya gusura bene so aho baragiye, kandi numara kubasura urebe uko bameze, ariko unanzanira amakuru y'urugamba rumeze. Dawidi ngo ariruka, ayo makuru murayazi. Agezeyo asanga bene se batewe n'igihanda gikomeye cyitwa Goliyati cy'umufilisitiya w'igati, Enjeya wari ufite metero 4 z'uburebure, afite mu gatuza metero 2, yari igikenya. Ngo yajye gasohoka akabwira ingabo za Isirayeli ngo yemwe ngabo za Sawuli mw'Abisirayeli mwabatini, ngo akabatuka. Abapagani baratukana, yambabazwa n'abakristo batukana kandi bakavuga ko bakijijwe. Uzakizwe no gutukana. Warangije arababwira ati yemwe mwangabo z'Abisirayeli, arabatuka ibitutsi. Ngo bose bamureba uko basa bakajya mu ndaki, ngo bamara iminsi 40 nta usohoka. Ngo Dawidi ahageze aje kureba bene nyina asanga barihishe. Ngo asuhuza mukuru we witwa Geriya, baravuga ati ko muri aho mumeze mute? Ati dore uko kabaye. Akagahungu ndakuzi ukunda urugamba we, ninde wakuzanya hangaha? Subira muri bwa butama bwa so. Ndatari icyo ngutwaye. Ngo ararara mu gitondo abona Goliath ataramanuka, ngo arabatuka. Abatutse ngo aragenda yegera bakuruhi, baravuga ati ariko basha iki kigabo cyabakuye umutima kitakebwe. Muzi umuntu utarakebwe n'umuntu udafitanye amasezerano n'Imana. Iyo wagiraga amasezerano n'Imana baragukebaga ari umugabo kugira ngo witwe kugiye muri covenant y'Imana. Hati umutindi utarakebwe arahangara akabuza ingabo z'Imana gusohoka. Hati umuntu waryo wamwica bamuhiki, ngo bamuha amakuru y'ibwami. Ngo baravuga bati uyu muntu rero umwami yaravuze ngo umuntu uzamwica azaba umukwe we. Kuba umukwe w'umwami murumva byoroshye? Ati kandi azasonera umuryango we imisoro yose, amakoro yose, kandi azaba umukwe we. Undatoya niyo atabima, ariko ngenda abona uyu muntu twamuhitana. None se kujya ati umuntu icyambere nta Mana agira, icyakabiri nta masezerano afite, icyagatatu ntiyakebwe. None mwe ko mufite Uwiteka mwihisha mute kandi Imana yacu ari Eternel des armées? We yizeraga ijambo ry'Imana ari muto kuruta umwami no kuruta ingabo z'Abisirayeli. Ngo arangira batari kugiye buriya namwica. Ngo babwira Sawuli ayo makuru murayazi. Bukeye ngo aragenda afata umuhumetso aramutera aramugarika. Nimwumva akaga kabarokore. Amaze kumwica abaririmbyi baririmba ishimwe. Sawuli yishe 1000, none Dawidi yishe inzovu. Inzovu ni 10,000, 1000. Inzovu ni 10,000. Ngo Sawuli yishe 1000, none Dawidi w'umwana wo kwa Isayi yishe 10,000. Ngo batera chorus. Abagore mukunda guhimbarwa. Batera
bateye korasi baramuririmba, bamaze kuririmba Dawidi ngo baramuririmba, umwami Sawuli ngo aramwumva aravuga ati rega abo bahungu, uyu mwana wo kwa Isayi w'umushumba w'intama niwe bahaye ibihumbi naho ngiye bamaye igihumbi, ati buriya nta kindi gisigaye rero azaba umwami mu cyimbo cyanjye. Ishyari ryahozeho, aho kumushimira ko bakijije igihanda bagira ishyari, baravuga ati nzakica. Bukeye ngo Sawuli aterwa n'abadayimoni kubera yari yaragomeye Imana, akajya aterwa n'abazimu, imyuka mibi ikamutera. Za ngabo babatware baba bafite ubushobozi baramutera ngo akajya yikunkumura agasara. Ngo abasirikare baramubwira batariko ibi bintu bigutera n'imyuka mibi, shaka umuntu w'umucuranzi w'umuhanga ageze acurangira Imana, imyuka mibi izajya ihunga. Baramubwira bati kandi hari agahungu tuzi akahe, Dawidi mwene Yesayi, ka kandi baririmbye, karagiye kararirimbye karacuranze baririmbye. Faites attention, Satani yanga baririmbye, yanga abacuranzi. Ngo aririmba abadayimoni bagahunga, Sawuli akaba muzima. Ngo bukeye umunsi umwe araririmba akanashaka kubabwira gushima dukora ibikorwa bituma abandi bashima. Ngo amaze kumukiza ibyo bintu by'abadayimoni, ngo umunsi umwe muri ruhande yicaye amucurangira, ngo Sawuli aravuga ati aka gahungu kazaba umwami. Ngo afata icumu ararimutera, ntabwo yari muteye ya distance, yari muteye yicaye ku ntebe, Dawidi ari gucurangira munsi y'ibirenge by'intebe. Ngo kubw'umwuka w'Uwiteka aramuhusha, amuhushije ageze hanze, ngo umuhungu wa Sawuli witwaga Yonatani baramwegera aramubwira ati Dawidi we mundebe hano ngiye gusoza gatoya. Baramubwira ati jewe iyo mbona ukuntu data kwanga ariko nkabona n'ibikorwa ukoreshwa n'Imana, urumva bisho, kugira amaso meza yo kureba ukamenya abantu bari mu Imana, ati data arakwanga ajya yumva azakwica, ariko jya umwuka wera yampishuriye ko ntacyo uzaba, ahubwo uzaba umwami mu cyimbo cya data. Isa ahinduka umwanzi, umwana ahinduka inshuti. Niyo mpamvu icyaha ari gatozi. Ushobora kuba umwanzi w'umuntu ariko umwana wawe akaba umukunzi wa wa mwanzi. Attention, mubirebe barokore, kuko amaso y'umwuka yawe ntabwo ariyo maso ya so, siyo maso ya pastor. Yonatani ngo aramureba asanga ashobora kuzaba umwami. Ngo aramubwira ati rero naragukunze, nzajya nkumendera amabanga, ibyo data ashaka kugukorera byose nzakumenyesha. Ngo akajya muburira inshuro nyinshi. Ngo bukeye yicaranye na se, ngo ise aramaramaza akora complot na mission yanyu. Baravuga ati nzamwica ku munsi mukuru. Ngo Yonatani arabyumva, ngo ahamagara Dawidi. Ngo arabwira ati uzi wacu nguganirire. Ngo arabwira turabizi papa yamaramaje, azakwica muri iyi minsi ya fete, kubw'iyo mpamvu wende ntuzaze ku munsi mukuru, yamaramaje azakurangiza. Uzi umuhungu waza hafi yawe, ngo bakiganira bageze ku gasozi aramuherekeza. Ageze hirya aramubwira ati ntukagaruke. Ndati none se ko ari wowe wajyaga umbwira ningenda ninde uzambwira ibizabaho? Ati Uwiteka Imana yawe izabana nawe. Yonatani ngo abwira Dawidi ngo ndagira nkumenyeshe ko nta kabuza kutazabura kuba umwami wa Isirayeli, kandi n'ubu umwami wa Isirayeli. Ndakwinginze sezeranye isezerano yuko ubwo nakugirira neza nanjye uzangirira neza. Ngo Yonatani Dawidi aramubwira ngo ndakubwiye ko nindamuka mbaye umwami nk'uko Uwiteka yavuze, nzakugira uwa kabiri kuri jyewe, nzakugira premier ministre. Undi ati none se ushobora kuzaba we narapfuye? Amasezerano y'abarokore rero bajya bavuga ngo ntabwo twapfa tutabonye iby'Imana. Reka da, wapfa utabibonye umwana akazabibona. None niba uzaba umwami narapfuye itakuwaje? Undi aravuga ati nuramuka unapfuye nzagirira neza abazagukomokaho kuko wambereye inkoramutima. Ngo barahoberana bararira, ngo bararira, ariko Dawidi arahogora. Amaze guhogora igihe kiragera Dawidi aba umwami. Ndagira ngo mwumve ishimwe rero. Dawidi abaye umwami, yubaka Heburoni,
buracya yubaka Isiyoni ariyo Yerusalemu, yubaka inzu nziza, inzu yubakisha materiyo durable yavuye i Lebanon, ibiti by'imyerezi, yubaka inzu en etage. Arangije ngo umunsi umwe aricara, ndagira ngo munyemerere murebe aho ishimwe rikomoka. Ishimwe rikomoka mu gutekereza cyane iby'Imana yagukoreye, kandi gutekereza iby'Imana yagukoreye ntabwo ari ugomba kubikubwira, ni wowe wenyine. Ngo aricara, yicara atyo, ngo aratekereza, aravuga ati erega abo bahungu, Dawidi mwene Yesayi wari umushumba mbaye umwami. Mbaye umushumba, inzu ya data ibonetsemo umwami, kweri n'igihe wari ukwiriye kuba umwami. Reka njyana aka gatebe hariya murebe uko yavuze, kugira ngo ubwo tugiye gushima Imana dusoza, ishimwe rikwiriye kugucisha bugufi aho kugushyira hejuru. Haleluya. Ishimwe rikwiriye kugucisha, kuko iyo umuntu atekereje ku Mana bigucisha bugufi, ukavuga ngo sijye wari ukwiriye kuba n'uyu, sijye wari ukwiriye kuba ndaha, sijye wari ukwiriye kuba mfite ibi, sijye wari ukwiriye iki cyubahiro. Imana yangiriye neza bidakwiriye. Ngo aricara, yicaye mu nzu, aravuga ati erega aho bahungu Dawidi, nicaye mu nzu y'imyerezi y'i Lebanoni. Imana ngo yari muhaye ihumure, abanzi bo bose bararangiye, yubatse kapitali. Ngo arangije aratekereza, aravuga ati ariko koko inzu ya data ibonetsemo umwami, Imana yangije ishyamba ry'imyaka 40, none impaye ubwami, nubatse inzu en etage, nawe ihema ry'Imana, inzu y'Uwiteka wabaye mu ihema, kuko isanduku y'isezerano yabaga mu ihema inyuma y'urugo rwa Dawidi. Nta muntu wategetse Dawidi ngo yubake urusengero, no. Yaravuze ngo nicaye mu nzu y'imyerezi, isanduku y'Imana yanjye iri mu itente. Ngo arangira avuga ati nukuri ntabwo nzurira urutara rwanjye, ntabwo nzurira uburiri bwanjye, ntarashakira Uwiteka ubuturo bwaho akwiriye kuramirwa. Nuko urusengero rwubatswe, nta fundraising yabayeho, ahubwo Dawidi yatekereje imirimo Imana yamukoreye, aravuga ngo sinaba mu nzu nziza nk'iyi Imana yanjye inyagirirwa mu ihema. Arabikora. Muzabisanga muri Samueli wa mbere wa 2 ibice 7. Ariko ko nashakaga naka, amaze kubivuga Imana iramuhakanira, imubwira neza ko atazayubaka, ariko aringaniza ubutunzi arabutanga, imubwira ko izubakwa na Dawidi. Soza Dawidi umunsi umwe yicaye mu nzu, barongera aratekereza. Ndagira ngo mbabwire gushima Imana bisaba gutekereza. Nutekereza neza ibyo Imana yagukoreye, nta uzakubwira ngo turaya, nta uzagushyushya ngo kora iki. Nutekereza neza ibintu Imana yagukoreye, wagize umwanya wo gutuza ukibwira uriwe n'icyo uri, uzaca bugufi ukore nta ugukoresheje. Umunsi umwe aricara, aho yicaye ageze hirya, ngo aratambagira igihugu Imana yari yamuhaye ihumure. Ngo arangije aravuga ati, ngo aribuka umwami kugira ngo yibuke ko yigeze afunguza, ni ikintu kiri tererare. Mumbabarire mbabaze yemwe banyarwandakazi baraha, hari abantu baraha bashonje, abantu baba barigeze basonza bakumva ko inzara iryana, baha Imana icyubahiro, baha Imana abashonje. Ariko nawe se bishonje, reka da, wigeze usonza wowe, menya waravutse uri bishop. Warangije aravuga ngo harya ko Sawuli yapfuye na Yonatani akaba yarapfuye mbizi, nta muntu warokotse mu muryango wa Yonatani. Aravuga ngo nta muntu warokotse mu muryango wa Sawuli ngo mwiture ineza nagiriwe na se nubwo yapfuye. Amen. Mujye mutekereza mbere yo gushima, nibwo muzakora ibikorwa bituma n'abandi bashima. Gushima ni ugutuma n'abandi bashima. Gushima si ukuvuga, ni ugukora ibikwiriye gutuma Imana ihimbazwa. Ngo aravuga ngo yo, ngo
gihugu aravuga ati muzambaririze niba hari akarokotse mu muryango wa Sawuli ndebe ko namwitura neza nibutse ibyo Yonatani yangiriye. ngo nuko haboneka umugaragu murambabarira mubi witwaga Siba. Siba ngo aravuga ati arahari. Atarahari ninde? Ati hari. Mumbabarire mwumva ukuntu abantu bajya badashaka ko abandi bashimwa. Ati ni igihungu cyamugaye ibirenge cyitwa Mefibosheti. Ati ni cyene Yonatani ariko cyamugaye ibirenge ngo ni Kriplo. Undi ati abaho. Atabaho. Urabizi neza? Ati ndabizi. Abahese ni habarokore baciye akantu gatoya bashaka kurya iby'abandi. Ati atuye Lodebari kwandera kwa Makiye. Muraho baroko. Abarokore bajya bafata akantu gato kugira ngo babone uko bavuga. Ati Imana yankuyeyo Lodebari. Urahazi wowe uzi Lodebari hariho? Ngo kwa Makiye. Lodebari niho Mefibosheti yari yarahungiye. Lodebari mu gihe burayo haravuga ngo ni ahantu h'ubukuna hatagira urwuri h'umwuma h'ubutayu. Lodebari. Undi aravuga ati none ataba ku mugabo witwa Makiye yahungiye. Ati uzagende umuzane. Undi ati nzamuzana nese ko yamaze kumugara ni ikigoryi ni ikirimarimani ni ikintu kitazi imbere y'umwami. Undi ati genda umuzane. Umuntu wagiriwe nabi rero ahora afite ibikomere. Babwiye Mefibosheti batumwamara gushaka ataha atarashakira iki? Atarashaka kunyica ngo amhore ibyaha bya sogokuru Sawuli nibyo yamukoreye buri yarangicegaho mana yanyu urampora iki? Bataragushaka ihute ngo baramuzana. Bamuzana ari ikimuga. Yari yarahunze intambara iteye. Noneho wari umuhetse aragwa aguye umwana yari umwana aragwa avunika ya magufa. Ngo bamuhingutse imbere y'umwami. Dawidi amukubise. Uyu niwe. Urinde? Ati ndi Mefibosheti. Uruwande? Ati ndi mwene Yonatani umwuzukuru wa Sawuli. Ngo ahita amubwira ati ariko ntungirire nabi ntunyice. Ntunyice numora ibyaha bya sogokuru Sawuli ndabizi yakugiriye nabi. Ungirire bamenye nta ruhare nabigizemo. Ngo akimubwire ayo magambo ngo Dawidi aramubwira ati mumuzane hafi yanjye. Mumuzane hafi. Iyo wibutse neza Imana yakugiriye rero ntabwo ushobora kugira usuzugura. Niba warashonje ntabwo wasuzugura umushonje n'ukuri kw'Imana. Wabitekerejeho neza ukwibuka ko wigeze usonza. Nta seseme yagufata kuko nawe cyagiye nta wagize iseseme yawe. Ngo akimukubita amaso aravuga ati uraho Mefibosheti. Ati kubw'ineza so yangiriye nkugabiye ibyari ibya sogokuru byose. Imirimo ya Sawuli yose ndayiguhaye. Inka ze ndaziguhaye. Inyarurembo ze ndaziguhaye. Abagaragu bawe basobarokotse bajye baguhingira dore waramugaye. Nibutse neza Imana yanyuriye muri so none nabayeho. Kubw'iyo mpamvu ndakugirira neza ndashimira Imana ariko ndagukorera ibi bikorwa byose. Ngo arangiye ati ariko nkanjye ko ndi intumbi y'imbwa ni iki gitumye nyitaho? Iyo ni neza so yakoze. Ngo arangiye aramubwira ati kandi kugira ngo nkwereke ko nshimiye Imana yanshyize ku ngoma kandi nkaba nayishimisha amagambo gusa. Wowe ibyo byose bya sogokuru ndabiguhaye ariko wowe uzicarana nanjye ku meza. Nubwo ufite ibyo birenge imirimo so yakoze uzicarana nanjye ku meza. Uzarira ku meza yanjye kugeza igihe uzapfira tutakula meza pamoja. Ngo Mefibosheti ahenuka umunyacyubahiro. Ishimwe rya Dawidi rituma Mefibosheti ashima Imana. Nimushima mujye mukora imirimo ishobora gutuma abandi bashima. Ushima Imana ariko ushime bituma abandi bashima. Ushima Imana watekereje neza ku Mana. Ndashaka kuvugira ijambo kugira ngo usimbukire ku ijambo rya karindwi. Ndagira ngo mumenyeshe ko abantu benshi bakunda gushima Imana ariko ntibakora. Gushimira Imana ibyo yakoze ariko bo ntacyo bakora. Abarokore benshi ni ba paresse, ni ba naïf, tuzi gushimisha kanwa ariko nta mirimo dukorera
imana, ngo imana yishime n'abantu bayo bishime. Nimushima imana mujye mumenya no gushima ab'imana yakoresheje. Nimushima imana mujye mushimira ab'imana yakoresheje ngo mugere aho mugere. Nta muntu ugira icyo ageraho hatari intervention y'undi muntu. Kuba uyu munsi Masumbuko naravutse, mama yarantwita arambyara, data arandera, hari n'abamfashije bo kabyara. Kuba uyu munsi wa none narabaye umurokore nkaba umushumba, hari abambwirije, hari abambereye abashumba, nanjye mpinduka umushumba. Nushima imana ujye ushimira n'umushumba, nushima imana ushimire uwakubwirije, nushima imana ushimire nyoko, nushima imana ushimire na so, nushima imana ushime na sobukwe. Ntukibagirwe no gushimira nyoko kuko wakubyariye uwo mugore mwiza. Ntukavuga imana yampaye umugore mwiza ujya wibuka na nyina wamubyaye. Ushime imana yaguhaye umugore, ushime na nyoko bukwe. Nimushima imana, mwibuke gushima n'abantu imana yakoresheje. Ntabwo nigeze mbona imana imanuka ngo izane umugore ave mu ijuru Masumbuko murongore, yavutse kwa kanaka. Ashima imana yampaye umugore mwiza, ntuzi na nyoko buko haba. Ndashima imana, shima imana kuburiho hari uw'imana yanyuriyemo. Ndashima imana yampaye akazi keza, ariko wowe bukeneye wakaguhaye. Nushima imana ushimira n'uwaguhaye rya tangazo kuri internet ukajya kwa applying. Nushima imana ibyo yakoze ujye wibuka n'abo yakoresheje. Nushima imana kuri amahoro ushimire n'abana bawe bakwibutse. Nimushima imana mushime n'abantu, nimushima imana mushime n'ab'imana yanyuriyemo kugira ngo babeho. Ntimurebe iki gihugu cyiza turimo, iki gihugu cy'u Rwanda. Nimushimira imana mujye mushimira n'abakimeneye amaraso, kuko ntabwo cyapfuye kubaho, cyarabonetse. Ariko hari n'abakita nimushima imana ku bintu, mushime n'ab'imana yakoresheje. Yonatani yashimye imana, ariko ashima na Yonatani wapfuye ashima Mefibosheti. Akanashaka kukagarukaho kuko abantu benshi bashimisha imana amagambo ariko ntibaze no gushimira abandi. Reka nihute. Ijambo rya gatanu ndagira ngo bamenyeshe ko nta mpamvu yatuma, rya gatandatu, nta mpamvu yatuma tudashima imana. Nta nimwe ibaho yatuma udashima imana. Hekagira umuntu uvuga ngo jewe ntabwo nashima imana. Nta mpamvu ibaho yera yirabura ituma tudashimira. Habakuki ibice bitatu n'umurongo mu mirongo myinshi ya Bibiliya, uyu n'umurongo shobera mahanga. Habakuki ibice bitatu n'umurongo wa 17. Habakuki yabayeho nabi, nzabivuga n'ingaruka ikindi gihe bishop n'amakanya. Habakuki yigeze abaho, Isirayeli yaraguye. Abaho Abisirayeli baraguye, abaho abatambyi baho baraguye, abaho abategetsi ba Isirayeli barabaye korompi barya ruswa, abaho abatambyi bararangije kuyoba bashaka indamu gusa n'ibitambo ariko badakiranuka, abaho abami ba Isirayeli barabaye korompi, abaho nta ruwa morali kibaho, abantu bakora ibyaha. Habakuki aricara, ni wari umuhanuzi w'icyo gihe, waravuga atariko ubahehe wite ibi byo. Abatambyi barabuze, abahanuzi bahanurira indamu, abami babaye korompi. Ayi wite ngo ararira ati ayi witeka we. Bucyaye Imana iramubwira ngo nubwo bimeze bityo ariko genda akora ibyo wibwira, sibyo nibwira, kandi n'ibitekerezo byanjye sibyo. Ngo imaze kumuhishurira amubwira ngo genda urebe mu byanditswe iby'Imana yavuze byandikwe ku rubaho, kandi niyo byatinda bizasohora. Warangije Habakuki aririmba indirimbo y'ishimwe. Ni ibice bitatu n'umurongo wa 17. Mumbabarire simpasoma muze kwasoma. Baravuga ngo naho umutini utatoha. Umutini nibwo buhinzi Abisirayeli bahingaga. N'inzabibu ntizere, n'amasho agashira mu biraro, ngo bagahingira imyelayo ubusa. Aravuga ngo nta kabuza, mumbabarire muhumbereza, nta kabuza ko nishima n'Uwiteka, kuko Uwiteka ari we mbaraga z'abizera. Aravuga ngo kuko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nasubira inyuma Imana ntizamwishima. Nta mpamvu ibaho ishobora gutuma tudashima. Niyo mpamvu uyu munsi muri iki giterane cyo gushima Imana
nta mpamvu yakubuza gushima Imana. Kuki dukwiriye gushima Imana naho imitini itakwera? Mwari muzi ko iyi mitini itari kwera hari ibindi Imana iri gutegura? Imana ibara imibare yayo irebeye muri eternite, naho twebwe tubara ukwezi, amezi 12, umwaka. Na Imana izibyo yigeze ibwira Yeremiya ngo nzibyo nibwira kubagirira kandi bari mu bunyage. Si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaza ejo. Haleluya. Niyo mpamvu gushima Imana nta mpamvu yatuma tudashima, kuko ihora ireba imigambi myiza izakugirira nubwo utabireba. Ashaka kubabwira amagambo Paul yavuze, mperutse gusura umurokore ntuyi Masaka. Umurokore arambwira ati umwana wanjye yakoze accident mushumba uzaze kunsura. Ubu rero hari abantu bazi ko umurimo ari ukubwiriza. Oya, no gusura abarwayi n'umurimo. Ndamanuka njya kumusura, nsanga hari akapa yashize muri salo aba Filipi ibice 4 umurongo wa 12, umurongo abarokore bazi, shobozwa byose na Kristo. Ko mutari kubivuga ko mbona mutishimye. Shobozwa byose na Kristo mwimbaraga. N'aba Filipi. Noneho bambonye umwanya wo kuganiriza uyu mubyeyi. Ndabwira ntushobozwa byose, ati ese byose ni ibiki igushoboza? Ati ni byose nyine. Ndamubwira nti ngaho fata Bibiliya. Yari umubyeyi nk'uyu mubyeyi uri imbere yanjye. Arasoma. Ndabwira nti hera ku murongo waho wo haruguru. Haravuga ngo, Paul aravuga ngo, kuko nigishijwe n'Imana gusonza, nigishijwe n'Imana guhaga, nzi kubaho bihari byinshi, nzi no kubaho nta bihari, naho n'abandi hose, nuko n'abandi hose shobozwa byose na Kristo umwimbaraga. Haleluya. Abarokore bakunda kariya kantu kamwe kavuga ngo shobozwa byose, ariko ibyo byose biri haruguru. Muze kwasoma. Nigishijwe n'Imana, Bishop, nigishijwe n'Imana gusonza. Buryo umuntu ashonje aba ari mu ishuri ry'Imana. Kandi nigishijwe n'Imana guhaga. Burya niyo umuntu yatunze aba ari mu ishuri ry'Imana. Ushobora kutagushwa no gusonza ukazagushwa no guhaga. Ushobora kutagushwa nuko ucishijwe bugufi ukazagushwa nuko washyizwe hejuru. Imana rero yigisha abantu bayo kubaho mu bihe byose, naho n'abandi hose, nuko n'abandi hose shobozwa ibyo byose na Kristo umpa imbaraga. Niyo mpamvu Habakuki yavuze ngo naho umutini utatoha, inzabibu ntizere. N'Imana iduha ibidukwiriye. Nimwe iba yatugejeje hariya, ejo ikaba yatugejeje ahangaha, ejo bundi ikaba yadutumbagije hariya. Rimwe ituma yemera ko tunasonza, kugira ngo tumenye ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'ijambo ry'Imana, kugira ngo Imana izareme ubundi buhamya bushya bw'ibyo uzavuga hirya y'ejo. Nuko rero niyo mpamvu nta cyatuma udashima Imana naho umutini utatoha. Ndashaka kubabwira ko icya karindwi, kudashima ni ikimenyetso cy'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 n'umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5 harimo ijambo rimwe n'ibindi 9, ibindi 19. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Ngaho mubimbwire mwese abarokore. Icya mbere murakizi, kuko abantu bazaba bikunda, self love. Ubu abantu barikunda ku buryo na murumuna wawe utamutiza n'agatambaro. Ni ukuri kw'Imana kubera kwikunda gusa. Kavuga ati amafaranga yanjye n'ayanjye ya makeup yanjye, it's my money not yours. Ntabwo ngushinzwe we dada, ntabwo ngushinzwe, this is my money. Nawe uzasenga Imana izakugirire neza. Ni ukwikunda. Ariko muri izo adjective 19 kandi n'izitorero umushumba,
umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Abo bose bameze batyo ngo bazaba bafite ishusho yo kwera, bazaba bari mu itorero somehow. Ngo ariko bameze batyo ujye batera umugongo, harimo ikintu kibi kirimo cyerekana ngo bazaba ari indashima. Bazaba ari indashima. Kudashima ni apostasy, ni icyaha cyerekana ko umwuka wera yashize mu muntu. Umuntu wese umwuka wera yashizemo ntajya amenya gushima. Icyakora amenya gusaba ariko ntamenya gushima. Amenya gusenga akiyiriza ubusa, akazamuka akanyarira na kizabonwa no mu rusesa imanza na ndabirambiwe. Ubu urutare barugezemo, samatere bayirimo, ariko ntibazi gushima. Bazi gusenga ariko ntibashima. Bazaba ari indashima. Iri mvuze rikuruhimbi ndi imbere y'Imana. Nicyo cyerekana ko umuntu yaguye. Umukristo utazi gushima Imana, umukristo utagira icyo akora ngo n'abandi bishime, umukristo utashobora no gushima ababyeyi. Berutse guha umuntu rifuti, nkunda gutanga rifuti y'Imana yamfashije. Iyo ntari mu kazi no mu nama nyinshi ntabwo naca ku muntu, ariko cyane nsigaye ntinya abagore kuko nabonye hari umuhungu babishyeye ko yasambanye. Naramubonye ngiye kubona mbona babikinnye no muri filime. Araza amuhari ifutegeze hari ati wanyishyura, ndati nkwishyura iki? Tinyishyura se we. Ivuga none aha ni wanze mpamagare polisi yaramwishyuye ku ngufu. Ntasigaye ajyana umuntu yarangiza akamwitira ko basambanye batasambanye. Murabe maso abafite imodokari. Cyakora yari ku manywa cyandeba nkabone kameme. Ese ni umukecuru yambeshyera. Herutse guha umuntu rifuti, agira ibyago naho ari mu modoka y'umushumba. Harangije nyina aramuhamagara. Haro, ijwi ry'umukecuru rero turaryumva tukarimenya. Ntabwo baba bazi no kuvugira kuri telefone. Nuko harangije mami, mami I love you. Ndabwo nti kumubwira icyongereza arakizi. I love you. Urabwira nyoko, nyoko I love you. Umuntu uri muri Basaburinda Kinyanzovu muri Rwerere uramubwira ngo I love you mami. Amusoma kuri telefone. Ndabwo ntuheruka iwanyu ryari. Ati boss ati I think like 7 years ago. 7 years atazaho nyina abanukuri. None ukora iki? Aramwe. None kudasura nyoko byabaye biti I'm so busy. I'm too busy. Abantu bihaye icyongereza cy'amafuti, bihaye kuvuga busy. Uzi kumara imyaka 7 utazaho mama wakubyaye aba. Wanyiza mu telefone ngo I love you mama. You love her? Umukundute utazaho aba. Abantu bazabarinda shima, bikunda, bikakaza, birarira, bakunda impiya, badakunda nababo, intababarira, ariko bazaba ari indashima. Itorero ryo mu minsi y'imperuka rirangwa n'iki kintu cyo kubura ishimwe. Ndashoje. Dukwiriye gushima Imana kuko Imana irakomeye. Dushimira Imana iby'Imana yakoze ibikorera abantu bose. Dushima Imana ibyo yakoreye ubwoko bwayo bwite itorero. Kandi nidushima Imana dukore ibintu bikurikira birindwi. Icyambere, abashima Imana ni bande? Ni abantu batunganye biyejeje kugira ngo batangaze umurimo w'Imana ariko bejejwe. Cya kabiri, abashima ni abahe? Ni abantu bose, abami, abakomeye, abasore, inkumi, abakecuru, abasaza. Nimushimire Imana yatumye tubaho. Icya gatatu, abashima bashima ryari? Bashima ibihe byose. Icya kane, abashima bakwiriye gushima bati? Bakwiriye gushima bakora ibikwiriye gutuma n'abandi bashima. Icya gatanu, ni ngombwa, nta mpamvu yatuma tudashobora gushima Imana umutima utatoha. Shima. Icya nyuma, kudashima ni ikimenyetso cy'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Imana yongere kurema amashimwe muri twebwe, kandi twongera dushima Imana. Kandi buri muntu wese
twavuze ngo kugira ngo uzuzure ishimwe ni uko utekereza cyane ku Mana n'ibyo yagukoreye. Haleluya. Utekereje ibintu Imana yagukoreye ushobora gushima. Utekereje ku bintu Imana yagukoreye wakwambika abakene ntawe ubikubwiye. Utekereje ku bintu Imana yaguhaye ugatekereza ibyo Imana yagukoreye waca bugufi ugakorera abandi ugahinduka umugaragu w'abandi. Utekereje ku mirimo Imana yakoze ntabwo wabura guhimba indirimbo ngo uririmbe ucurange. Utekereje ku murimo w'Imana nta cyatuma utitangira abandi. Tekereza cyane ku buzima bwawe, utekereze ku Mana, wuzure ishimwe, maze nubishobora uririmbe, nibikunanira ugende uhamye, uzana amaturo ushyire mu nzu y'Imana, nushaka mu gitondo uzana amafaranga wubakira urusengero wenyine ntawe wagukozeho, wabikora kuko watekereje umurimo w'Imana. Nta mpamvu yatuma tudashima Imana. Haleluya. Nta mpamvu yatuma tudashima Imana. Twaremewe gushima Imana. Twaremewe gushima Imana ku manywa na nijoro. Twaremewe kwishima mu magambo no mu bikorwa. Twaremewe gukora imirimo myiza yo gukiranuka yerekana ko Yesu yadukijwe, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Burya imirimo yose dukorera muri Kristo ni amashimwe tuba tubwira Yesu ngo warakoze kuturokora, warakoze kudukiza, warakoze kutubabarira. Iyi mirimo dukora yose ni amashimwe tuba duha Yesu, ntabwo ari ibiguzi. Tuba tumushimira ko yaturokoye, tuba tumushimira ko yadukirije, tuba tumushimira ko yatugiriye neza. Ntabwo narangiza rero nababwiye ko gushima Imana ari inshingano za buri wese. Abo ntavuze mu idini baravuze ngo asiye mshukuru Mungu ni kafiri. Ibi bivuze mu Giswahili, asiye shukuru Mungu ni mkanadini. Umuntu utazi gushima Imana idini rye n'ubusa. Ntabwo wabura icyo ushimira Imana, ntiwabura n'icyo ukorera Imana, upfa gutekereza ku Mana kubyo yakoze. Ibyo ikorera abantu bose n'ibyo gukorera, warangiza ugahaguruka ugashima Imana. Imana ibaha umugisha kugira umutima ushima. Mu bihe byose mugira umutima ushima. Munyemerere babwira akantu kamwe ko gushima Imana, nta kantu kubuhamya guto. Kera mu mwaka wa 73 na kane nari umunyeshuri. Muri 74 nari mu mwaka wa kabiri segonderi, nigaga ahantu bitaga Ikarungu. Ikarungu ni muri Kongo y'Iburasirazuba. Nagendaga iminsi 3 n'amaguru kugira ngo nzagere ku ishuri, kuko nabaga mvuye Masisi kuri zone hajya muri zone ya Kalehe ahantu bita Ikarungu. Ariko sha abantu bari Rwanda rwose twari dukwiriye guhora dushima Imana. Imana yadukije kugenda ingendo z'iminsi 3 n'abana bacu. Nta modokari, nagendaga apie. Narigabaga kuwa gatanu. Igikapu cyahe nagafuka kabo bitaga imbwega kandi bakura mu isukari. Kagafuka bakuramo isukari n'umunyu, niko twamesaga tugatekera mu twenda no dukaye. Igitsi pienu. Ubu mwabimenya ko nigeze ngenda pienu. Murayebo kikigabo cyiza kikikwerere gisagira cya. Ubu mwamenya ko nigeze ngenda pienu. Ndi n'imfubyi ntagira mama. Mama arapfuye mfite imyaka 10. Kuri 14 njya kwiga Ikarungu. Nagendaga aho ngeze hose, aho munyiriye aho ngakomanga. Hodi mwacumbikira mutanipangisha. Ungiriye imbabaza akavuga ko yapanga. Kera abantu batarabinyamaswa twararaga mu nzu zitari za bene wacu. Muri uwo mwaka wa 74 nza kubona umugabo mwiza w'iwacu. Iwacu hari imodoka 3, hari ya padiri, hari n'uwo mugabo n'undi mugabo. Sindi buvuge kugira ngo hatagira unyumva nabi. None uwo mugabo we yari umwene wacu. Murebe mwene wacu rero namwe mugira bene wanyu. Byo birabareba ariko nge nta macakubiri ngira, nta namoko ngira. Noneho mbona aratambutse, yari afite imodoka ya Land Rover. Atambutse yaransanze ahantu mu muhanda ngiranye. Nari narushe nangeze ahantu bita Kanyanga ngiranye. Munisaidie, twakoreshaga Igiswahili. Wamfasha amanura ikirahure, arahagarara nakwambiye. Arandeba arambwira, yosha uri mwene nde?
uruwahe. Abana rero très innocent, ntabwo tuba tuzi gutandukanya ibyo ababyeyi bapfa se turabizi. Buri mwene ndi mwende Gaburiyeli. Gaburiyeli wahe ntiyamuremye. Uri bwoko ki? Mubwira uwo ndiwe. Mu buhe muryango? Ndi umuha. Umuha wa hehe? Uko anshize irungu. Araseka. Arangira ngo ubu se shamu bashize irungu hari umuntu uzatunga Land Rover? Umugabo ungana nuko ngana uko. Arangije ashiraho inyeri murayizi? Inyeri nuducandwa duca nge nta nyeri kubera amenyo mabi. Irarya ndihanagura nari umwana, nikapanguza uso nikalia, nari umwana muto rwose. Noneho ndasenga, nimugira ngo bingiye kubabwira sinabitekereje, ndabivugira mwe. Ndangije ndihanagura, ngeze hirya nicara munsi y'urutoki, ndabani jewe Imana impaye imodoka. Nasenze mu Gifaransa, Imana iramutse impaye imodoka, nta muntu nzasiga ku muhanda nkuko uyu mugabo ansize ku ndarira. Nari muzi ni wabo n'inka zabo ziri kumwe n'izacu. Gira ingorane, ntabwo narizi ko nzatunga imodoka mwoka byara mumera Imana icyubahiro yamaye imodoka. Ntabwo nari mbizi pe. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 nari Butare, nari regional wa ADPR Butare, bangurira imodoka nziza forana y'ibirahuri bya fime, nizo zari zigezweho. Abakristo muri abana beza, bangurira imodoka forana fime. Nari umusore sha, icyo nari mfite 40 ans, umusore. None ntangiye kurwara umugongo. Hata upake poda, upake Cleatoni, uso unakata, maana uzee unakuja. Huna wewe huna chakulingia, huna mama huna, wewe chakulingia huna. Hiyo sura yako unatutisha nayo, ni Mungu amekupa, wewe chakulingia huna. Numvise bamwe batabimenye. Umugabo witwa Munishi waririmbye ngo nubwo wakwisiga amavuta, ukisiga amavuta yitwa Cleatoni, niyo yari amavuta ku gihe cyacu muri za 78. Haravuga ngo uso unakataa maana uzee unakuja. Ngo iyo umuntu ashaje uruhu ruranga ukarusiga rukanga, kuko iyo ubusaza bwaje ubusore n'umucyo biragenda. Ariko Yesu yaravuze ngo ariko umuntu wanyu w'imbere arahinduka musha uko bukeye nuko bwije, nubwo umuntu wanyu w'inyuma yabora, ariko umuntu wanyu w'imbere agenda ahinduka musha uko bukeye. Ndaje ntunze imodokari forana sha, ndamamara shaho muri kaminuza, ndabwiriza sirashira. Hayange nabwira Imana nti masumbuko bataye ku muhanda, ubu ndagenda mu modoka. I thank you Lord, how great you are. Karamya. Umunsi umwe rero ndaza naje mu nama i Kigali, ngeze hahandi bita ku Bigega i Nyanza, mbona umuntu araje ahagaze ku muhanda, agize atyo. Yari umugore. Mwadusaidi. Nari nakerewe, ngomba kuba muri bodi ya ADPR, niruka. Bwira umushoferi niruka sha, nakerewe badatabuja bataza kumpana. Ndiruka ngeze harya hejuru, abazi Butare harya ku Rwabusoro, hahana baruraje bakunda guhagarara harya hejuru ku Kabusoro. Umutima urambwira ngo ko yagusize ku muhanda muri 74. Umutima nturya ruswa, aho wavuye urahazi, ni wanyu urahazi, nibyo wanyuze murabizi, wabitekerezaho neza, wakora imirimo ishobora gutuma abandi bashima. Umutima unyibutsa ko wa mugabo yantaye ikanyangari ku muhanda. Arabaho nawe usize umuntu ku muhanda, mbwira umushoferi, nawe mfite umushoferi katagariwe, kati imodoka arayikasa,
turagiye tugeze hahandi dusanze naho umugore yarateze naho se aryamye hariya. Ati papa ararwaye, tugiye Kabgayi, twabuze udufasha. Mumuterure, turamuterura tumushyira mu modoka tumugeza Kabgayi. Ndaza niruka no mu nama, Gatima karama ngo ariko ejo uzasubireyo, nugerayo uzajye kureba uriya musaza wasize hariya. Umutima w'imbabazi. Nari maze iminsi nigisha amagambo y'umusamariya umunyambabazi. Ole wahubiri bigishijwe badashobora gushyira mu bikorwa. Ndaje ngiye kumusura, ngezeho ndamureba. Nari namusigiye umudokiteri w'umugabo twiganye witwa Munana, nawe umwiteho nubwo ntaramumenye, nayo mfite cash musigira n'amafaranga. Ajya ashira rero mujye muyakoreshereza Imana atarashira. Nta uhorana icyubahiro nacyo kiyagishira Bishop. Nuko hageze ndamuramutsa, namaze iminsi 2 hano twari mu nama, ndamuramutsa ndicara turaramuka uraho umeze ute. Turayaga rero tugiye mu mateka. Murabizi icyo gihe muri za Bibiri abantu bajyaga babona ari abanyarwanda, umwe akavuga ngo wari warahungiye mu yihe nkambi, kamubwira ati ya Mugunga, undi ati wahungiye mu yihe, ati Katare, wowe wahungutse ubaye, ati mvuye Tingiti, wowe wavuye ati navuye Buganda mu nkambi ya Nakivara, undi ati wowe ati navuye Mushiha. Icyo abanyarwanda baganiraga neza babazanya amateka, none uyu munsi abantu ntibakimenye naho bavuye ishwe. No kumusaza ndamuganiriza ndayaga, ndabwiye se papa none se mwabaga he, ati twabaga Imasisi he, ati Gitovu ni iwacu. None se yo nawe se buryo waraje, ati naraje. Wa mwana se wawe aracyabahato, ati yaguye ku rugamba. Ni umwana we twiganaga. Ni none se mu bana bawe hasigaye, ati hasigaye uyu n'uyu, ati naka gakobwa. Niwe muntu wari ufite imodoka iwacu, alikuwa na mali ya kutosha, niwe twirahiraga, niwe wagabaga inka. Ndagenda mureba, ndangije amoso zaragwa, ndarira n'ukuri, nikaliya machozi ndarira. Naho wa musaza we niwe wa undi wanshiriye inyeri mu maso, niwe wanshiriye inyeri mu maso. Icyo gihe muri 74 mu 2000 n'umusaza wahetamye ariko utagira ubusabari. Tumikia Bwana wakati ingali, koreshereza Imana ibyo ufite bikitwa none. Gira icyo ukoreshereza abantu, yemwe bamenye Imana, mukorera Imana. Ndaceceka, sinamubwira ko ndi mwene kanaka, ndarira. Ndagenda njya kwishyura facture, nawe ntese ubundi yatando ndamujyana mugezaho bari barabubakiye imidugudu. Hanye navuga nti hai Imana we wakoze kunyobora, watumye ndasiga uyu mugabo ku muhanda. Nashimiye Imana ko ngize amahirwe yo kubona uwo nakura ku muhanda. Mushima Imana, sinje kubirarira, umushima Imana ariko mukore ibikwiriye gutuma abandi bishima. Yarambwiye ati mwana wa Imana igumugisha, ntiyego, ati ntugakene, ntiyego, ntukababare, ntiyego, ati ndagumugisha mwana wa, nti amumugisha nka wundi data yampaye, amumugisha kuko namukuye ku muhanda namujyana. Korera Imana bikitwa none, ntugashimira Imana ibyo yaguhaye, utagira ibyo ukora bishobora gutuma abandi bashima Imana. Umwenda wawe watuma abandi bashima. Ibi mureba dufite ni ibyacu, ariko ibyo dukora nibyo tuzambara tukajya gushimirwa n'Imana ibyo twakoze. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha kandi ibaha umugisha. Mushime Imana, mushime Imana, kandi mu bibaho byose mushime, nawe umutima utakwera mushime. Ese ubu narinzi ko nzatunga imodoka kweri, atakidogo. None ubu natunze idini, natunze n'izanye, n'ubu ngenda Imana amayivatiri hari ngenda. Nyamwira Imana uragahoraho, ndi mu kiruhuko kizabukuru ko wakoze kumpana kavatiri ngendamo, unshajishije neza uragahoraho. Ariko mushime Imana, mukore nibishobora gutuma abandi bishi. Ni bande batekereje ku Mana bakaba bari mu mwenda w'Imana wo gushima Imana, ngo bahaguruke tubasengera Imana maze ejo bazashima Imana. Mushime. Tekereza ku muri urareba usanga ufite ideni ryo gushima Imana, abiyumvisemo umwenda wo gushimira Imana. Muhaguruke turambure ibiganza tubwire Imana ngo utwigishe kugushima uko bikwiriye, utwigishe kugushima, utwigishe kugushima. Tutega amaboko tubwire ngo utwigishe kugushima. Hari ibyo gushima Imana birahari pe,
birahari pe. Nawe ushima Imana. Nushaka uhimba indirimbo ushima Imana, ariko ukore n'ibituma Imana ihabwa icyubahiro. Erega buryo uhaye umuntu mu gitondo agaruka gushima, uba washimye nawe agashima. Ngiriye ishimwe Imana yishimira. Zahimbaza Uwiteka nkiriho, abanyamubabaro babyumve, bafatanye nanjye tushyira izina ry'Imana hejuru. Dawidi aravuga ati gushima kwanjye niwe guturukaho, kandi nzagushimira mu materaniro y'abantu benshi, sinzatinya kubihamya. Gushima ko bahamagawe turi abantu Imana yaronse, dukwiriye kwamamaza ishimwe ry'Imana, tujye guhamagara abandi baze kwa Yesu. Ndabasigamo umwenda rero, ubutaha n'ingaruka nzaza hari uwo wazanye hano, muzabo muri dabo. Erega tuzashimirwa ibyo twakoze nabo twazanye kuri Yesu. Warakijijwe, wifurize n'abandi gukizwa. Mana Data wa twese uhoraho, ntabwo dushobora kumenya uko tuvuga uko tugushimira, ariko aba bagabo n'aba bagore n'aba basore n'izi nkumi, aba bantu bawe bakomeye wahamagaye waronse, aba bantu bo muri iri torero, dufatanije kugushimira ko waduhamagaye, dufatanije kugushimira ko waduhinduye ubwoko bwera, dufatanije kugushimira ko watuguze igiciro cy'amaraso, kandi dukwiriye kwamamaza ishimwe ry'Imana yaduhamagaye dukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo. Twumvise ko dukwiriye kugushima kuko ukomeye, uhimbazwe mwami w'abami, mutware utwara abatware. Tugushimiye kukugirira neza abo waremye n'ibyo waremye. Imvura yawe n'izuba byawe ubiduhera ubuntu, n'akakuka duhumeka ukaduhera ubuntu. Ababi n'abeza turagushimira ko tugirira neza tutanakwiriye. Twibutse imirimo wakoze, twibutse imirimo wadukoreye. Buri muntu wese ateze amaboko yibutse imirimo y'Imana, asanze ari mu mwenda wo kugushimira. Shoboza buri muntu wese kugushimira, agushimisha akanwa ke, agushimisha umutima we, agushimisha amaboko ye, agushimisha ubutunzi bwe, agushimisha amaturo, agushimisha gukora imirimo myiza, iyi mirimo ishobora gutuma n'abandi bashima. Mwami wacu, ntukunde ko Satani adutwara ngo atwibagize kugushimira, kuko kuba indashima ni ikimenyetso cy'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Suka umwuka wawe ku bantu bawe kugira ngo bagushime kandi bagushimishe, kugira ngo izina ry'Imana ryamamare, kandi nanjye ungenere umunani wanjye. Ndagushimira ko wangabiye impano, icyama nkomeze kuyamamaza kugeza umunsi uzampamagarira ukazatubwira ko twakoze neza. Umugisha babera kandi abataragushimiye ubagirira imbabazi, ubigisha ko uyu munsi ari wo munsi wo gushima, ko uyu munsi ari wo munsi wo gukora. Nuko icyubahiro kibi cyawe, ishimwe ribi ryawe, ikuzo ribi ryawe, ushimirwe iteka ryose imirimo wakoze. Natwe tuzakomeza kukwamamaza tuvuga ngo uhimbazwe, ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.